Icyumweru gihire kuri mwese abadukurikiye kuri radio ndetse na televiziyo y'u Rwanda. Turi hano rero muri studio yacu aho tugiye kuganira ku ngamba zikomatanyije zo kurwanya ndetse no gukumira icyaha cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no gusambanya abangavu. Ndi kumwe rero n'abatumirwa baza kudufasha mu kutuganiriza ese ubundi ihohoterwa niki, ihohoterwa harakorwa iki kugira ngo mu muryango nyarwanda mu myaka izaza rizarandurwe burundu. Nkaba ndi kumwe rero na Honorable NYIRASAFARI Espérance, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, mije prof. Nkaba kumwe hano iruhande rwanjye n'Umushinjacyaha Mukuru Jean Bosco Mutangana. Hirya ya Minisitiri hari umunyamabanga mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Col RUHUNGA Jeanot. Aba rero nibo baza kudufasha yaba kuri radio ndetse na televiziyo y'u Rwanda kutubwira ese ihohoterwa niki, ese ihohoterwa rikunze kugaragara hano mu Rwanda mu muryango nyarwanda niri. Reka ntangirane na Minisitiri NYIRASAFARI Espérance. Minisitiri, kandi mwese tubahaye ikaze muri kiganiro. Ndagira ngo tubwire ubundi ihohoterwa niki, kuko hari abantu bumva ihohoterwa akumva ni ihohoterwa, arahohotera umuntu ariko atabizi muri rusange. Ndagira ngo tubwire ubundi ihohoterwa niri. Murakoze cyane Evelyn. Nkuko umaze kubivuga, uyu munsi tugiye kuganira ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko tukaza kugenda twibanda kuri korerwa abana, ku gusambanya abana, cyane cyane abana b'abakobwa. Nkuko wari ubibajije rero, ihohoterwa rishingiye ku gitsina nkuko tubifite mu itegeko rikumira kandi rihana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina, bavuga ko ari igikorwa gikorerwa umuntu haba ku mubiri, mu mitekerereze, ku myanya ndangagitsina, n'icyo kumwima uburenganzira, nk'icyo kumwima uburenganzira ku mutungo kubera ko ari uw'igitsina gore cyangwa igitsina gabo. Icyo gikorwa rero kimuvutsa uburenganzira kibi kiba gikozwe kubera ko umuntu gusa ari uw'igitsina runaka. Nkuko wari umaze no kubivuga, ihohoterwa rikunze kugaragara rishingiye ku gitsina, twavuga nko gufata ku ngufu cyangwa se gusambanya umwana. Akenshi abafatwa ku ngufu ni abagore cyangwa se b'igitsina gore, kandi biba bikozwe akenshi ari uko gusa uwo nguwo ari umugore, cyangwa se gukubita no gukomeretsa bikorewe mu rugo. Iri hohotera tuvuga rishobora gukorerwa mu ngo, rishobora gukorerwa hanze yaryo, nko ku kazi, mu mashuri, ahantu hanyuranye. Gukubita no gukomeretsa rero dukunze kubibona mu ngo, aho abashakanye. Nanone akenshi tukunze kubona ari abagabo bakubita abagore, ariko ubwo ndi kumwe n'Umushinjacyaha Mukuru ndetse n'umunyabanga mukuru wa RIB baraza kutugaragariza ko hari n'imibare mike igenda igaragara y'abagore bakubita abagabo. Ikindi dukunze kubona ni ihohoterwa ryo ku mutungo. Ku mutungo, mu rugo mukaba mwaravanze umutungo, umugore n'umugabo mwashyize hamwe, ariko ugasanga umwe arikubira umutungo undi ntawugireho uburenganzira. Irindi hohoterwa dukunze kubona ni ryo mu mitekerereze. Umuntu agahora gutuka, akubwira nabi, icyo ukoze n'ubundi nagatangaye, wakora iki cyiza, wakora iki, nta cyiza cyakuvaho. Ririya naryo ribihohoterwa. Akenshi umuntu ntakunze kutabona ko hari ikintu kizima wakora, icyo uvuze n'ubundi nagatangaye, ari umugore se wakora iki n'iki. Hari iryo naryo ni ihohoterwa rikomeye, ribabaza, ritagaragara ariko ribabaza, ryica umuntu umutima. Ayo namwe mu mahohoterwa akunze kugaragara, dukunze kubona, kandi akaba akozwe bigendeye gusa ko umuntu ari uw'igitsina runaka. Tukaba rero tugomba kurirwanya, abantu bakagomba kuryumva, bakarisobanukirwa, bakanamenya n'ingaruka. Ingaruka haba kuri korewe, haba ku muryango we, haba ku gihugu, haba ku bana. Turaza kugenda tubona ingaruka, kuko ingaruka zirahari cyane, kandi rero ntago dushobora kwemera yuko twahangana n'ingaruka, ahubwo tugomba gukumira. Niba hari n'ababikora kubera ubujiji, uretse ko kuvuga ngo umuntu ayobewe ko kuba wakubita umugore ari bibi,
ayobewe ko kuba gufata umuntu ku ngufu ari bibi, ibyo byo wenda hari ibindi wakora tukabyitirira ubujiji, ariko hari ibindi byaha, kwica umuntu, kwica uwo mwashakanye, se ninde uyobewe ko kwica ari icyaha tutagombye no kubimubwira. Ni ukuvuga ngo rero abantu bagombe bamenye ko ari ibyaha biteganywa n'amategeko yacu ahana, kandi ko tutazigera twihanganira na rimwe umuntu uhohotera undi kubera ko ashingiye ku gitsina cye. Ihohoterwa muri rusange turaryamagana, turaryanga, rirahanwa. Uhereye no mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryavuguruwe mu 2015, ivangura iryo ari ryo ryose rirabujijwe. Ivangura rero rishingiye ku gitsina naryo riri muri ayo mavangura abujijwe kandi ahanwa mu Rwanda. Tukaba rero tugira ngo abantu tubyumve kimwe, tumenye ko ribujijwe, ko rinahanwa, inzego zashyizweho kugira ngo duhangane n'abakwica ayo mategeko. Katumushimire cyane Minisita. Nkuko rero mu byumva ihohoterwa riri amoko menshi, no kubwira nabi mugenzi wawe akababara umutima naryo ni ihohoterwa rigomba kurwanywa mu muryango nyarwanda. Nkuko rero Minisitiri amaze kubivuga, turi kumwe n'Umushinjacyaha Mukuru Jean Bosco Mutangana, Procureur General, turagira ngo mutubwire ikurikiranwa ry'ibi byaha rihagaze rite mu bushinjacyaha, mwakira ibirego biteye biti. Urakoze Evelyn, ngira ngo imirongo migari Nyakubahwa Minisitiri w'Umuryango amaze kwisobanura. Icyo navuga ku rwego rw'ubushinjacyaha, navuga yuko twunganira izindi nzego z'igihugu mu gukurikirana ahohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, by'umwihariko abakora ibyaha bose bari mu bubasha bwacu, urwego rw'ubugenzacyaha, urwego rw'ubushinjacyaha, ariko by'umwihariko nanone abahungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu bashingiye ku gitsina runaka, ibyo dukunze kwita gender violence, cyangwa se ibyaha bikorwa bigakorerwa umuntu cyangwa se abantu kubera feminite cyangwa masculinite yabo, cyangwa se gutesha agaciro abo bantu mu buryo ubwo ari bwo bwose. Turabikurikirana, ndetse hari imibare myinshi igenda igaragaza yuko hari ubwo bigabanuka ubundi ugasanga byiyongereye. Iyo urwego rw'ubugenzacyaha Nyakubahwa RIB bari hano wenda baza kubibabwira, barangije amaperereza yose bayatugezaho, ayo basanga agomba gukurikiranwa n'ubushinjacyaha. Tugenda tubona kuva nko mu myaka 3 ishize hari trend aho bigenda bikazamuka. Twakora za mobilisation nyinshi, ubushinjacyaha bw'iki gihe ntabwo ari ubwo gushinja imanza mu nkiko gusa, dufatanya n'inzego z'igihugu, local government, gender, hose tukajya gukora mobilisation cyangwa se ubukangurambaga bwo kugira ngo abaturage birinde kugwa mu byaha, noneho bazaba abakiriya bacu muri parike mu rwego rwo kubakurikirana. Ubu bikaba ngombwa ko tubakurikirana, ariko twarabanje kubaha warning. Dusanga iyo ndebye nko muri uyu mwaka 2017-2018, umwaka warangiye mu kwezi kwa gatandatu, umwaka w'ubushinjacyaha, twakiriye amadosiye agera hafi ku 3,000. Mu by'ukuri ntabwo ngira ngo nkure abanyarwanda umutima, ayo madosiye uko ari 3,000 nayo urwego rw'ubugenzacyaha ruba rwasanze ari ngombwa kwaza muri parike, ariko siko yose arangira mu nkiko. Amadosiye ajya mu nkiko n'afite ibimenyetso simusiga, hari abo dufunga, hari abo dukurikirana bari hanze, ariko uko iterambere rigenda riza dushingira cyane cyane ku bimenyetso by'ikoranabuhanga. Akenshi za DNA test zikorwa, murabizi ko dufite laboratoire ubu ikomeye cyane mu karere, nta nubwo ari mu Rwanda gusa, ipima ibimenyetso biri scientific byo tujyana mu nkiko. Akenshi rero usanga iyo tuvuga GBV haba harimo gukubita cyane cyane physical violence, haba harimo guhohotera uwo mwashakanye, nabyo ni ibyaha bihanwa, haba harimo gusambanya abana b'abakobwa cyangwa se b'abahungu, byose birashoboka. Imibare igera hafi ku 3,000 yabaye registered kuva umwaka ushize mu kwa gatandatu kugeza ubu. Mu by'ukuri yageze mu nkiko usanga ari ubushakashatsi mwakoze irazamuka, hari ikigabanukaho, bizamuka bigabanuka, ntabwo bihora ahantu hamwe. Mu mwaka uriya ubanzirizwe washize byari byagabanutse, ubu twabonye imibare mike yazamutse, ariko nanone ntabwo nakubwira yuko ari ikibazo wavuga yuko byacitse. Ntabwo byacitse kuko turabisuzuma tugakora mobilisation. Twasanze tutazahora mu nkiko gusa, dukwiriye kujya hariya tugakangurira, kuko harimo ikibazo nyine cy'umuryango ugomba kugira uruhare muri ibi bintu, kuko
ntabwo nk'uko ureba ikibazo cy'ibiyobyabwenge giteye muri ino minsi dusanga yuko igisubizo kidashobora kuva muri prosecution gusa ahubwo igisubizo cyaba muri mobilization. Icyo dukora rero ubu turegisteringa izo manza zikaza tugatwara abantu mu nkiko, bamwe bakagirwa bere abandi bagakatirwa, niko ubutabera bumera. Abantu bose barangira bakatiwe, hari abagirwa bere, ariko uruhare rw'ubushinjacyaha ubu iyo ndureba nsanga ruhugiye cyane ku bushakashatsi ukabufatanya na prosecution bakongeraho mobilization. Ariko imanza zo ziraza iyo zije nakubwiye ko ubu dufite hafi 1990 n'izindi zakiriwe n'ubushinjacyaha mu gihe cy'umwaka umwe. Ubwo wenda ndaza kugusobanurira nkwereke zaburanishijwe, abagizwe bere n'ibindi, ariko ubushinjacyaha bwahagurukiye iki kibazo bufatanya na Minisitiri y'Umuryango n'izindi nzego kugira ngo tukirwanye. Noneho tugire prosecution ntoya aho kugira ngo duhore tuvuga ngo dufite conviction rate yo ku rwego rwo hejuru 90%, ntabwo ari cyo gisubizo kumva yuko twatsinze imanza nyinshi mu nkiko, kuko nubundi ababikora n'abanyarwanda n'umuryango nyarwanda nibo bejo n'ababikorerwa, kandi ababikorerwa n'abanyarwanda. Tugomba gushakisha igisubizo mu buryo budasanzwe tukabifatanya no gushinja ibyo byaha, ariko ibisubizo bigashakirwa mu muryango nyarwanda muri rusange. Reka twishimire cyane Procureur General. Turi kumwe kandi n'umunyamabanga mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Colonel RUHUNGA Jeanot. Turagira ngo mutubwire ese kuvura urwego rwajyaho uruhare rwanyu mu gukumira ndetse no gukurikirana ibi byaha n'uruhe, cyane cyane kuri urwego rwita ko ari rushya. Urakoze Evelyn. Mu by'ukuri urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwaje kugira ngo rurusheho kugira umunyamwuga mu kugenza ibyaha, ariko ibyaha n'ubundi byari bisanzwe bigenzwa muri polisi, ariko noneho urwego rurihariye nta kindi rukora uretse kugenza ibyaha. Ibyo rero bigatuma dushyira imbaraga ku byaha, yaba ubushakashatsi bw'ikibitera, yaba n'uburyo umuti waboneka. Tugarutse rero kuri iki cyaha cy'ihohotera rishingiye ku gitsina, nk'uko nyakubahwa Minisitiri w'Umuryango yabivuze, dutangire ku ngaruka. Nk'urwego rw'ubugenzacyaha iyo dukoze ubusesenguzi dusanga n'ibindi byaha byose ariho bishamikiye. Iyo urebye ubwicanyi bukorwa, iyo urebye ubujura, iyo urebye mu isesengura dukora dusanga ababikora, iyo usubiye inyuma usanga ari abantu n'ubundi bakuriye mu makimbirane yo mu miryango, bakuze babona violence, babona amakimbirane, ababyeyi batabana. Ariyo mpamvu dukwiriye twese, abanyarwanda bose bakwiriye kumva uburemere bw'iki cyaha, kuko kirwanyijwe n'ibindi byose byagabanyuka. Dushoboye kugica tukagikumira n'ibindi byose byagabanyuka, ari ubuzererezi, ari uburaya, iyo ukurikiranye buri muntu wese usanga muri icyo cyaha bisubira inyuma, ugasanga yakuriye mu muryango wari ufite amakimbirane. Ni ikintu rero kimeze nk'amagi n'inkoko, ntumenye ikibanziriza ikindi, kuko iyo ugiye mu makimbirane n'ubu tubona usanga abafitanye ibibazo mu muryango nabo barakuriye mu miryango imeze gutyo, babyara abana kubera uburyo babura uburere nabo bakazakura ariko bamize. Niyo mpamvu rero dufatanyije n'izindi nzego dushyiramo imbaraga nyinshi ngo turebe ko bicika, ariko icya mbere cy'ibanze ni ukugira ngo abantu babanze bumve uburemere bw'icyaha, babanze bumve uburenganzira bwabo, kuko hari bimwe bisa nk'aho byagiye no mu muco. Umuntu yumva ko guhohoterwa na nyina arahohotewe, akumva ko se n'ubundi kuzabona se ahohoterwa, ugasanga nawe arabifata gutyo. Mu mbogamizi rero nyinshi duhura nazo zishingiye ku guhishira. Ari nayo mpamvu mbona aho tugeze bishimishije, kuko ubu ngubu abantu benshi bamaze gukangurirwa ko iki cyaha kimubayeho agomba kugana inzego. Bivuga ngo iki kintu cyo guhishira kiri no mu bikomeza akongera umubare w'abahohoterwa, kuko ntabwo ubikoza ahanwa kubera ko aba yahishiriwe. Ariko aho ubukangurambaga bugeze, inzego zose zifatanyije, urabona ko abantu bakangurirwa. Ubu ngubu baraza benshi, batanga ibirego, barahamagara, baratabaza. Hari byinshi bikumirirwa kubera ubwo bukangurambaga bwakozwe. Ari nayo mpamvu bimwe bigenda binatahurwa, ugasanga n'imibare yazamutse. Ntabwo ari uko bitakorwaga,
bimwe na bimwe byarakorwaga nk'ibi by'abana batwara amadari batoya. Hari rwose ahantu usanga umwana yarongo afite imyaka 16 abantu bose barabyemeye iwabo bakabyakira rwose bakumva ko n'ubundi yari hafi kugumirwa. Abo rero uko tugenda dukangura imiryango baraza gutanga ibirego ku buryo usanga hari abantu bakurikiranwa amaze kugira nk'abana 2 3, ariko wakurikiranwa ugasanga yashingiwe atarageza imyaka abana n'umugabo. Umva rero ubukangurambaga bufasha kandi bimaze kugaragara ko abantu batagira ipfunwe ryo kujya kuvuga ko bagize ikibazo cy'ihohoterwa. Umva ari intangiriro nziza muri izo ngamba zo kurwanya ibyaha. Nka RIB rero urwego rushya niho twahashyize imbaraga cyane kuko twumva ko nidushobora gukumira hariya n'ibindi bizagabanyuka. Hari urwego rwashyizweho rumaze igihe rukora Isange One Stop Center ziri mu bitaro 44 mu gihugu ngubu, aho ukoreye ihohoterwa arugana akahasanga inzego, buri rwego rugakora inshingano yarwo. Hari umugenzacyaha akakwakira ugatanga ikirego, agakurikirana dosiye, akagushyikiriza umuganga akakuvura, umuganga akakwishyikiriza ushinzwe psychologist kugira ngo kuko benshi baba bahungabanye kugira ngo aganire nawe amwigishe amusubize uko yari ameze wenda ataragira n'iryo hungabana. Iyo Isange rero nayo irimo gufasha cyane kuko abantu barabyitabira. Hakaba nk'uko Nyakubahwa Procureur General yabivuze iriya laboratoire y'igihugu nayo yaje yunganira ku buryo ngubu biragoye kugira ngo ukore icyo cyaha none uvuge ngo nta bimenyetso, ko mbere ibimenyetso byaraburaga umuntu akaza ati bamfashe ku ngufu, ariko wajya gushakirwa asanga kugira ngo uzabone ibimenyetso byikwemeza kuko kenshi ibyo byaha bikorwa abantu biherereye. Ariko ubu ngubu kubera laboratoire pima DNA pima ibimenyetso byose ushobora kuvana ahakorewe icyaha noneho uwagikoze agahanwa. Ngo kuri ubu nandike aho. Murakoze cyane. Ni televiziyo na radio Rwanda mukomeje gukurikira. Mushobora kandi kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.rb.co.rw mugashobora gukurikira iki kiganiro yaba kuri radio ndetse na televiziyo y'u Rwanda. Ku bari hanze rero ya studio abadukurikiye namwe mushobora kuduha ibitekerezo, yaba ibyifuzo se cyangwa mukagira icyo mwunganira abanyakubahwa turi kumwe hano, muhamagara ku murongo wa telefone 25 22 cyangwa se ku wundi murongo wa kabiri 25 ahangaha tugashobora gusangira ijambo. Mu gihe rero tugitegereje telefone hirya no hino, ndibaza ko abadukurikiye ni benshi ku maradiyo atandukanye arimo na Radio Rwanda ndetse na televiziyo y'u Rwanda. Ndagira ngo Minisita utubwire iki cyaha kirakomeza kugenda kiyongera, ese cyaba gifitanye isano rimwe na rimwe n'irihame ry'uburinganire kutaryumva neza? Niba ari umugore akumva ko agomba kuzamura ijwi, agomba kumva ko hari abantu batarasobanukirwa neza irihame ry'uburinganire, Minisita mu bushakashatsi mwakoze birumvikana. Murakoze cyane. Ubushakashatsi turateganya no gukora ubwimbitse bwo kuturebera impamvu nyazo. Hari izizwi ariko turifuza gukora ubucukumbuzi. Ubushakashatsi turabufite muri uyu mwaka bwo kuturebera impamvu nyazo zitera GBV, ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'amakimbirane yo mu ngo. Ariko ngarutse ku ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu, nigeze kubivuga, iri hame ni ihame dukomeyeho nk'igihugu. Ni ihame riri mu itegeko nshinga ryacu kandi ni n'uburenganzira bwa muntu. Kuvuga ngo abantu barareshya imbere y'amategeko, ibyo ntadushobora gusubira inyuma, nuko bimeze. Kandi abantu ni bande se? Ni abagabo n'abagore. Turareshya mu burenganzira, turareshya, nta uruta undi.
iryo hame nicyo rikwiriye kuba ritwumvisha rivuga ngo niba umwana w'umuhungu akorerwa ibi n'umwana w'umukobwa arakorerwa ibi, niba ari ukwiga bose bariga. Twibukiranye yuko mu myaka yashize umuco we washyiraga imbere umwana w'umuhungu cyane, niko umuco wari umeze. Ariko uyu munsi niba tuvuga ngo abana bose barareshya, uburenganzira barabunganya, ibyo hari uwabirwanya? Ni ibintu twumva ko binafitiye akamaro igihugu. Niba tuvuze ngo umwana w'umukobwa uyu munsi ashobora kuzungura kimwe n'umwana w'umuhungu, kandi imbere harazunguraga umuhungu gusa, ibyo rwose abantu bakwiriye kubifata ko ari uburenganzira bwa muntu. Kuvuga rero ngo ihame ry'uburinganire rishobora gutuma haba ihohoterwa, n'ubundi ritaranavugwa cyane, iri hohoterwa ryariho. Umugore yarakubitwaga, umugabo wenda nawe agahohoterwa mu bundi buryo. Abagore burya ni abanyantege nkeya, nabyo twe kubyibagiza. Wenda ntago twavuga ngo ni abanyantege nke, kuko intege ari n'abagabo bose nabo tuvuze bose siko niba ari imbaraga fizike uvuga, imbaraga izi n'abagabo ntibazinganya. Abagore rimwe na rimwe bajya bavuga minisita ko niyo umugabo yaba apima ibiro 20 umugore apima ibiro 100, burya ngo ntago biba byoroshye. Iyo ni imyumvire, kuko ni imyumvire mibi, kandi niyo warusha umuntu imbaraga ntago bikwiriye kuba intandaro yo kumuhohotera. Ntago rwose ibyo ngibyo, niba ari ugushaka, niba umugabo ukubita umugore abashaka gupima imbaraga ze, ajya yenda rwane n'umugabo mugenzi we. Minisita, mbere yuko dukomeza reka twakire telefone hanyuma tuze kugaruka muri studio. Allo? 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 Yes, hello. Mwaramutse neza, uratwibwira, utubwira aho uherereye, hanyuma utubwire n'icyo wifuza. Nitwa Paterne. Amazina ninde? Paterne. Paterne. Yego, Paterne, waramutse neza. Waramutse. Pereri Rusizi. Yego, turakumva. Kuri iki kijyanye n'ihame ry'uburinganire. Yego. Ndetse n'ihohoterwa rikorerwa abangavu. Igitekerezo nari mfite ni ikijyanye n'uburyo Paterne, ntabwo dushoboye kumvikana, ngira ngo ku buhanga bw'ibyuma telefone niza gukunda baraza kutubwira. Hari indi telefone twayakira. Allo? Allo? Waramutse neza. Naramutse ho. Uratwibwira, utubwire naho uherereye, hanyuma utubwire icyo wifuza. Ndi umubyeyi umwe mu bafite abana bahohotewe. Amazina ni ayahe? Ntabwo ndi bubashe kwivuga amazina. Nta kibazo, yego. Iki kibazo cy'abana bahohoterwa biragaragara ko ari ikibazo kimaze gukomera cyane, kuko iyo ugereranije abana bahohoterwa umubare uhari, cyane cyane bigaragara ko abana babyaye batifuzwa kandi bakiri bato, ukagereranya n'abantu bafunze bafungiye icyo cyaha, ubona ko hari itandukaniro rikomeye cyane. Hari abana benshi ariko abafunzwe ni bakeya. Igihe ubugenzacyaha bukoze akazi kabwo bukagera mu rukiko, uwakoze icyaha agahinduka umwere, aho ngaho wumva ko wa mwana asigara mu gihirahiro, ababyeyi bagasigara mu gihirahiro, kandi bikaza kubaho ko agumana bya bikomere by'ubuzima bwe. Yego. Ibyo bikomere rero bikomeza kuba kuri abo babyeyi, kuri abo bana, bigaragara ko mu myaka iri imbere tuzaba dufite ababyeyi bababaye b'abagore, abana batazi base, cyangwa se abana basambanijwe niyo batabyaye ariko bafite ibyo bikomere bakabikurana. Ariko bigenda biba n'uruhererekane. Kuba rero hari ikibazo cy'ibimenyetso, ndumva wenda mu mategeko hari icyo bazagera bakabanza kubyigaho neza. Hari ikibazo cy'ibimenyetso, hari ababyeyi badatanga amakuru, ariko noneho n'ibimenyetso abacamanza mu kubishingiraho nabo bakabanza bakagira ibyo baha agaciro. Ikindi navuga ni abana bari hagati y'imyaka 18 n'imyaka 21. 21. Abo bana minisitiri aze kudufasha tubwire icyiciro babarizwamo, kuko iyo bahohotewe byitwa ko ari abana bakuru, kandi abo bana mu by'ukuri bemerewe gushaka. Kuba batemerewe gushaka bivuze ko batemerewe no gukora imibonano mpuzabitsina.
uwo mwana iyo yakorewe imibonano mpuzabitsina muri iyo myaka ngiye ku bwanjye mbona ko naryo ari ihohoterwa kuko ntabwo yemerewe kuba umugore. abo bana rero bari muri icyo cyiciro nabo bikwiye kwitabwaho, bakwiye kwitabwaho, icyo cyiciro nacyo kigahabwa agaciro. Impungenge zihari nk'ababyeyi, u Rwanda rwateje uburinganire imbere, u Rwanda rwateje abagore imbere rwose, ni ibyo twishimira, biragaragara mu nzego zose, biragaragara mu iterambere ry'abagore, biragaragara. Ariko aba bagore nibakomeza kugira ibikomere bidashyira bibaho, abana bagakomeza kugira ibikomere, ese u Rwanda tuzaba dufite mu myaka iri imbere bizaba bimeze gute? Ba bagore bazakomeza kwitwa ko bateye imbere baramaze kuba ibisubizo byene. Iki kibazo rero n'amakimbirane noneho avukamo mu miryango bitewe na rya hohoterwa ry'abana. Minisitiri aze kubidusobanurira, atubwire ingamba zihari zo kugira ngo dukumire twese nk'abanyarwanda kuba u Rwanda rutazagira umubare munini w'ababyeyi w'abagore n'ingo zisenyutse kubera ibyaha byo gusambanya abana. Murakoze. Urakoze cyane nawe, ngira ngo mu kanya baragusubiza, ngira ngo ni umubyeyi ngo ufite abana bahohotewe, aravuga rwose ababaye. Mu kanya muraza kubwira. Reka twakire indi telefone. Allo, waramutse neza? Allo. Waramutse, turakumva neza. Uratubwira amazina yawe, utubwira aho uherereye? Okay, nitwa Mwiseneza Maxime. Maxime? Karame. Yego, turakumva Maxime. Nitwa Bwije Nkozi Maxime, ndi Gasogi. Uri Gacuriro? Igasogi. Igasogi, yego. Noneho ngiye igitekerezo cyanjye. Ko bajya bavuga ngo ukuri kose ni kuvugwa. Bishatse kuvuga yuko abantu bose bahohoterwa, hari igihe babivuga, hari n'abatabivuga. Noneho ngewe rero mbona hakwiye kubaho ubukangurambaga buhamye kugira ngo higishwe uburyo nimba ukorewe ihohoterwa ukwiye kubivuga. Rero ndumva hakwiye kongerwamo ubukangurambaga. Icyo nicyo gitekerezo cyane. Urakoze Maxime. Sawa, turi kumwana Gasogi, turabakunda. Yego, reka tugaruke rero muri studio mbere yuko twakira aya matelefone. Uyu mubyeyi, duhere kuri ibibazo by'uyu mubyeyi. Hari ibyo yababajije ku ngamba mufite, ariko kandi anafite ikibazo ngira ngo mu kanya Procureur General nyuma ya Minisitiri aza kutubwira ngo hari igihe uyu mwana hohoterwa yagera hari yabaca imanza ugasanga ku bimenyetso umwana araharenganiye. Urakoze Eveline, twari tugiye kuvuga ku bijyanye n'uburinganire. Uburinganire abantu ntibakabwitiranye n'ihohoterwa, kuko uburinganire nta na hamwe bugamije ko hagira uhohotera undi. Uburinganire bugamije gutuma abantu bagira uburenganzira bungana mu gihugu kandi no mu ngo. Ni ukuvuga iyo tuvuze igihugu, ahantu hose, no mu ngo no mu miryango iwacu, uburinganire bugomba kuhagaragara. Niba abashakanye bakundanye, bashakanye uko amategeko abiteganya, ni ukuvuga rero ngo bagomba kubana ubundi mu mahoro, mu bwumvikane, mu bwuzuzanye, mu bwubahane, kuko ntago uburinganire na rimwe bushobora kuvuga ngo hari usumba undi, cyangwa se ngo umugore. Akenshi dukunze kugaruka iyo tuvuga uburinganire, impamvu tugaruka no ku mugore ni uko ari we wari warasigajwe inyuma n'umuco. Nyine umugabo niba avuze, umugore ntago yemerewe kuvuga. Kandi ubundi niba mwashyingiranywe murareshya imbere y'amategeko n'imbere yo mu rugo, n'imbere y'ibirebana n'urugo rwanyu, mukwiriye kuba mujya inama, noneho mugafata umwanzuro hamwe. Ni ukuvuga ngo rero abantu bakabyitiranye. Kandi uburinganire se nibwo butuma abantu gusambanya abana, nibwo butuma abantu gukubita abo bashakanye, nibwo butuma abantu guheza abandi ku mutungo. Ni ukuvuga ngo nibyo tuzakomeza dusobanure ihame ry'uburinganire, icyo rigamije n'icyiza cyaryo n'inyungu buri wese abikuramo, ariko nanone tunarwanya aba bagome, aba banyabyaha bakora ibyaha twavuze. Ngarutse rero ku bibazo byihariye uyu mubyeyi yavuze, iyo tuvuze abana basambanywa, rwose aba bana baratureba, ntawe batareba. Ni abana b'igihugu nk'uko yabivuze. Ntitwifuza kubona mu myaka iri imbere ababyeyi bababaye, abana bavuka mu buryo nk'ubwo ngubwo bakavutswa uburenganzira bwabo.
ariko ahangaha mvuga yuko iyo umwana yanavutse muri ubu buryo aranandikishwa akandikishwa kuri nyina no kuri se yabyemera atabyemera. Iyo tugize amahirwe uyu wahohotewe akabivuga, Procureur General yabivuze, SG wa RIB yabivuze, dufite laboratoire yashyizweho nk'igihugu, ni nimwe mu ngamba idufasha kugira ngo noneho na cya kibazo cy'ibimenyetso uyu mubyeyi yavuze twe kugira ikibazo cy'ibimenyetso, kuko umwana iyo yavutse biroroshye gupima ADN, gushaka uwamubyaye, se wamubyaye umwihakana. Aha rero rwose no kuba igihugu cyacu cyarashyizeho iyi laboratoire nibyo kwishimirwa cyane, ni imwe mu ngamba zidufasha guhangana n'iki kibazo. Aha ahubwo ngasaba ngo abantu bose bahohotewe bihutire kutubwira, bihutire kubwira inzego zibishinzwe. Hari nkuko yabivuze, hari Isange One Stop Center, hari RIB, hari ubuyobozi buri aho ngaho bushobora kugufasha guhita umenya aho ushobora kujyana iki kibazo kugira ngo na bya bimenyetso bidasibangana, kuko icyaha cyo gusambanya umwana, icyaha cyo gufata ku ngufu, iyo utihutiye kugira ngo ubivuge ukagenda ugakaraba ukagira ibimenyetso birabura. Aha rero kandi umucamanza aca urubanza iyo afite ibimenyetso koko bifatika. Dusabe rwose abantu babyumve, nibi turimo dukorana ubukangurambaga no guhera ku itariki ya 11 z'ukwa 10 ku munsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa, tuzagira ubukangurambaga buzamara amezi 2, tukazaba twibanda kuri iki kibazo cyo gusambanya abana b'abakobwa, abana muri rusange, ariko nyine twibanda cyane ku bana b'abangavu batewe n'inda, aho tuzakora ibintu binyuranye, dusobanura aho bashobora kugana, dusobanura uko bashobora kwandikisha abana bavutse, dusobanura uburyo dushobora kubafasha. N'ubufasha burahari leta itanga binyuze muri Isange One Stop Center. Aha rero dusabe ko abantu bakwihutira kujya bahita bavuga ikibaye, cyane ko no muri Isange One Stop Centers dufite, iyo wafashwe ku ngufu, iyo wasambanyijwe, iyo uhageze mu masaha atarenze 48 ufashwa no kuba utakwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na sida, ufashwa no kuba utatwita. Ibyo byose rero abantu bakwiriye kuba babimenya ko ari investment leta iba yakoze kugira ngo duhangane n'iki kibazo kandi dutabare abahohotewe. Ku bijyanye rero n'abana bari hagati ya 18 na 21, aha ndongera nibutse abatwumva yuko umwana utarageza ku myaka 18 kirazira kikaziririzwa kuba wamukoresha imibonano mpuzabitsina. Niyo wavuga ngo mwumvikanye, aha ndagira ngo mbwira abatwumva yuko umwana utarageza imyaka 18 nta bwumvikane bubaho mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Uzayimukoresha ibimenyetso bikagaragara uzahanwa, kandi guhanwa ni igifungo cya burundu. Ntabwo uzaza ngo uvuge ngo yari yanyemereye burundu y'umwihariko, uraza kubisubira by'umwihariko. Ntabwo ushobora kuvuga ngo uyu mwana nabone inkumi 17 yemeye. Ukwemera kwe nta gaciro igihagararo yaba afite cyose, apfa kuba atarageza ku myaka 18. Abantu babyumve kandi babyubahe. Turifuza ko umwana utarageza imyaka 18 nta kiganiro ukwiriye kugirana nawe kijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Uyu mwana ararindwa ku buryo bwose. Niyo mpamvu umushingamategeko yanavuze ngo niyo yakwemerera ati ngwino tujye gukora iyo mibonano mpuzabitsina, uko kwemera kwe nta gaciro n'imfabusa. Niyo mpamvu wari we wese ufashwe ahanwa. Iki rero kirakomeye. Ariko rero hagati ya 18 nyine na 21, uyu tumufata ko yakuze. Birashoboka, ashobora rwose kuba yakora niyo mibonano mpuzabitsina, uretse ko ibyo nta dusaba abantu kuyikora igihe cyageze bubatse urugo. Aha rero niyo mpamvu bene uyu mwana nubwo atemerewe gushyingirwa, kuko gushyingirwa imbere y'amategeko ni imyaka 21, nuko twabishatse, nuko tubyifuza. Impamvu ni ukugira ngo nutangira gushaka, si umwana wa 18 yarangije amashuri,
agomba kuba yiga afite ibindi nta nubwo afite 18 urebye kubaka urugo gushinga urugo ni responsabilité zikomeye ntabwo ari ibintu wirukira kuko turifuza umubyeyi umuntu ujya kubaka urugo avuga ngo ngiye kubaka ngiye kubyara nzarera nzariha amashuri nzamenya kwishyura mituwele de sante uyu mwana wa 18 utararangiza amashuri urashaka se wa wundi nyine uzana mu rugo ukamurera nawe noneho nihohoterwa buri umuntu yashatse ari na muto nihohoterwa ararikorerwa akabyemera kuko abataragira ubwenge bukomeye bwo gutanga igitekerezo bwo aha rero niyo mpamvu nanone umushinga amategeko yavuze ngo utarageza imyaka 21 ntiyemerewe gushinga urugo gushyingirwa icyo cyiciro rero cy'aba bana ni bakuru guhera kuri 18 kugeza kuri 21 ni mukuru ari ibyo yemerewe kuko na 18 aratora 18 ashobora kuba hari yakora aranakora gukora anahera no kuri 16 ni ukuvuga ngo iki ni icyiciro cy'abana tuvuga ngo bamaze gukura bemerewe ibindi byose ariko kubaka urugo gushyingirwa byo tukabishyira kuri 21 nkaba ngira ngo rero ibi wenda byumvikane gutyo tunavuga ngo nubwo badashyingirwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere ariko hari ibyo twumva dusanga abantu babanye baribanira gutyo gusa mu buryo butazwi aha dusaba abantu rwose ko iyo ubanye n'umuntu mu buryo amategeko atanakuzi niyo ugize n'ibibazo yego arakurengera nk'umuntu nk'ikiremwa muntu ariko ntago akurengera nk'umugore n'umugabo iyo mwagiranye ibibazo hagati y'abashakanye ntimuba mwarashyingiranywe bizwi niyo umugize ibibazo nyine amategeko y'abashyingiranywe ntabwo akureba dusabe rwose abantu ko bajya bubaha aya mategeko nibyo turemera yuko tugomba kuyamenyekanisha cyane kugira ngo abantu babyumve banayubahe rero nk'uko yabajije ingamba ni nyinshi hari ubwo bukangurambaga hari uko gushyiraho Isange One Stop Center zifasha abahohotewe hari uko dufite maje muri buri karere abakozi ba Minisiteri y'Ubutabera umwe muri bakaba ashinzwe gukurikirana ibijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari umugoroba w'ababyeyi aho abantu baganirira ndetse hari n'imiganda abantu bavugiramo iki kibazo hari inama y'igihugu y'abagore ifasha ikurikirana ikangurira abantu cyane cyane abagore uburenganzira bwabo izo zose ni ingamba ziba zarashyizweho ndetse hakaba hari n'inzego zihariye zishinzwe gukurikirana aba banyabyaha turi kumwe na RIB turi kumwe na prosecution n'inkiko tufite iyo laboratoire twavuze ni ukuvuga ngo mu by'ukuri u Rwanda uyu munsi duhagaze neza ku bijyanye n'amategeko duhagaze neza ku bijyanye n'inzego igisigaye nuko abantu ku giti cyabo nabo babyumva bakumva ko iki kibazo atari icya ministeri runaka atari icya procureur atari ni icyanjye ni icyawe si ikibazo cy'abagore ni ikibazo cy'abagabo n'abagore ni ikibazo cya sosiyete nyarwanda tugomba guhaguruka tugahangana nacyo kuko ushobora kuvuga ngo uyu munsi ngo ntibindeba kuko umwana wawe atajya ariko n'umwana w'igihugu n'umwana w'igihugu kandi nta kivuze yuko nuhishira uwo muntu wenda n'uwawe wibyariye azagerwaho nsaberera abanyarwanda ko iki kibazo kiratureba twese kirareba inzego zose kirareba amadini kirareba societe civile ntawe kitareba kirareba urubyiruko tunabwire n'aba bana baba batangiye gukura nabo bamenye kumenya uko niba umuntu aje uri umukobwa w'imyaka 15 aragushukasha agiye kuguha telefone arakubwiye ati ngwino ahana jya ugira amakenga umenya ngo uyu muntu ariko ko si data si uyaranshakaho iki ariko n'ababyeyi mu ngo nabwo tumenye ngo ese abantu batugenderera bose mu ngo abo bantu dufungurira imiryango ni bantu ki twe kwizera ni byiza ariko nanone tumenye ko hari abantu b'abanyabyaha bangiza tunabwira abana bacu tubabwire tuti nubona bimeze gutya uzitware gutya uhitire kumbwira niyo wagira ibyago uzihutire kumbwira umbwire
ni ukuvuga ngo twese buri wese urwego arimo afite icyo yakora kugira ngo iki kibazo tugihashye tugikumire, kandi niba cyanabaye umwana niba yagize ibyago agahohoterwa twe kumutererana. Twagiye tubona akenshi imiryango itererana abana, cyangwa se umugore n'umugabo ababyeyi b'uwo mwana bagasubiranamo bakavuga ati ni wowe ntiwamubwiye. No, uburere burareba umugore, burareba umugabo, burareba umubyeyi w'umugore, burareba umubyeyi w'umugabo. Dushyire hamwe, niba ikibazo kinatugwiririye twe kwitana ba mwana, niduhagarare duhangane nacyo, dufashe umwana kuko yagize ibyago, twe kumutererana. Twagiye tubona abana b'abakobwa baterwa inda iwabo bakabirukana. Ntabwo ari byo, kuko yagize ibyago, ni victime. Tumufashije ikizi? Uzi umwana wawe yajya mu nzira yakora aksida ukamwirukana ngo wakoze aksida y'imodoka. N'iki rero nuko tugomba kubyumva, ni ibyago yagize, twagize ibyago, nidufatanye no guhangana nabyo. Ariko ikiruta nuko twakumira tukamenya uko yego abana tubaganiza, ariko nanone abantu bagahanwa, bagomba guhanwa. Igeze kuvuga ngo imibare y'abana babyaye n'iy'abafunze ntabwo bingana. SG wa RIB yigeze kuvuga ngo abaza gutanga ibirego ni bangahe, kubera wa muco ukumva ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina uraceceka ukazaza byararenze, cyangwa se ukanicecekera. Dufite abana benshi bashyirwaho igitutu n'umuryango na community, ntibavuge ababahohoteye ngo babatera inda. Rwose turabasezeranya yuko uzaza wese afite ikimenyetso, ntago numva ko hari umucamanza, wenda sindi buvugira umucamanza, ariko ikimenyetso gihari, ibimenyetso bihari. Tubabwira ko dufite na laboratoire itanga ibimenyetso bya gihanga scientifique. Nibagana inzego zibishinzwe bavuge hakiri kare, ibimenyetso bishakwe. Ndabasezeranya yuko ni ikibazo twahagurukiye nka guverinoma y'u Rwanda. Ntago tuzigera twemera ko uyu muntu, uyu nyangabirama, uyu munyacyaha wangiza umwana, kuko umwana iyo yangiritse hari byinshi avutswa, hari benshi batiga, hari benshi yigeze kubivuga ahungabana bikomeye. Ni ukuvuga ngo dusabe rwose dufatanye, inzego zirahari, ubushobozi burahari, aba banyabyaha ntago bashobora kutunanira, bagomba guhanwa. Ariko noneho tunareba uburyo twakumira dufatanyije. Tugushimire cyane Minisita. Habwirwa benshi rero hakumva beneyo hari urwego mije profile akora ibishoboka byose kugira ngo irwanye irihohoterwa. Ubushinjacyaha burakora ibishoboka byose ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha, ariko namwe uruhare n'urwanyu. Ujya gukira indwara arayirata, nutagaragaza irihohoterwa uyu munsi ni umuturanyi wawe, ejo ni wowe. Byanze bikunze umuryango nyarwanda uzahora ufite ibibazo, cyane cyane ko bagiye babereka uburyo hari ibigo bitandukanye, hari Isange One Stop Center ushobora gusanga ukagaragaza ibibazo wagize, bakaba bagufasha yaba mu kukurinda kuba wakwandura icyorezo cya sida, yaba kugufasha igihe wahuye n'ingorane wafashwe ku ngufu ukaba wasama inda utateguye. Ahangaha byose babigufashamo, kandi hagashobora no kugaragazwa babandi bakora ibi byaha. Mu kanya Procureur General yatugaragarizaga imibare avuga ati ibi ntago byari bikwiye gutera ubwoba. Uyu munsi turumva imibare, umuntu akavuga ati abanyabyaha bari kwiyongera, ariko kuba imibare igenda igaragazwa nabyo ni ikintu cyiza twavuga, kuko ejo cyangwa ejo bundi ishobora no gukomeza ikiyongera, kuko ya ndwara yaraswe, kuko bya bibazo biri kugaragara mu muryango byo gusambanya abana ku ngufu, guhohotera abagore, bityo uko imibare izamuka akaba ni nako noneho hafatwa ingamba zo kugira ngo iki cyaha gishobore kurandurwa burundu mu muryango nyarwanda. Reka rero abadukurikiye kuri radio na televiziyo y'u Rwanda dufate umwanya w'ikiruhuko gito cyane, mu kanya turaza kugaruka dukomeza n'iki kiganiro. Many people have been asking what we have been up to. Well, we have told the different stories from decision makers, but this time round, it will be different. We will be getting head to head with various influencers and get to the heart of the matter. It is not an easy ride, but we'll endeavor to get you there. It will be insightful, informative, and at times we will agree to
to disagree because we are the bridge to your leaders. Magic FM. Isaha rero y'isa 10:18. Of course ni Magic Drive turi kumwe mpaka isa mwa z'umugoroba. Dukomeshwa dutega amatwi kuri 90.7 Magic FM mace kumwe na Gerard ndetse na Michelle Iradukunda. Mwaramutseho nanone iki ni ikiganiro Magic Morning mwumva kuva kwa mbere kugera kuri gatano tugikora kuva saa 2 za mu gitondo kugera saa 3 za mu gitondo ni Mukuru y'urushi. Magic FM. Reka tugaruke muri studio rero dukomeza no kubaha ikaze abadukurikiye kuri radio ndetse na televiziyo y'u Rwanda twibutsa abo tutatangiranye muri ikiganiro ko turi kuganira ku ngamba zikomatanyije mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore ndetse n'abangavu. Reka rero tugaruke muri studio, hari ibibazo bitandukanye byagiye bibazwa, turi kumwe n'Umushinjacyaha Mukuru Jean Bosco Mutangana. Turagira ngo tubwire mu kanya Minisitiri yatubwira ku bijyanye n'aba bana b'imyaka 18 kugeza kuri 21. Ese itegeko ribarengera rihagaze rite, cyane cyane muza no kugaruka kuri cya kindi Maxime yavuze ati hari igihe usanga ihohoterwa rishobora kuba ryiyongera kubera ko rimwe na rimwe amategeko adakazwa cyangwa se ibimenyetso koko biba byasibanganye. Kongera kuri icyo cy'abana bari hagati y'imyaka 18. Procureur General wenda turaza kugaruka mu kanya, hari ikibazo cy'amajwi. Reka dukomeze na Colonel Jeanot atubwira ese noneho muri RIB turumva hari Isange One Stop Center, abantu bashobora kwibaza bati uru rwego rwagiyeho ni rushya, ariko se umuntu wahohotewe ahita ajya muri RIB ako kanya aca muri Isange se byanze bikunze? Turagira ngo tubwire uko bikurikirana kugira ngo uyu muntu ashobore kubageraho. Urakoze Eveline. Umuntu wakoreye ihohoterwa hari inzego nyinshi yakwitabaza. Hari za telefone zitishyurwa ziri muri polisi na RIB gikoresha na n'ubu, hari ubuyobozi bw'ibanze, hari amarondo, buri muntu wese buri rwego rwose ashobora kugeraho ihohoterwa ribaye. Abonye gutelefona wenda byamugoye nta telefone afite, niyo yafata umunyerondo uciyeho akamubwira ati nagize ibibazo. Mu byo baba bashinzwe muri iryo rondo nabyo birimo ibyaha bikorwa, ntabwo baba bakora irondo ryo kurwanya abajura gusa cyangwa buri cyaha cyose cyakorwa. Nukuvuga rero
icyaha gikozwe urwego rwose yakwegera akavuga ati mfite ikibazo mungeze muri RIB cyangwa muri Isange One Stop Center cyangwa mufashe mpamagare rwose icyo gihe duhita tubishyiraho imbaraga. Wenda mbonereho no kubabwira ko muri RIB dufite urwego cyangwa division ishinzwe ibyo byaha gusa, irimo abantu bahuguwe n'abandi bazahugurwa, ari nayo ukuriye urwo rwego, ari nawe ukuriye niwe coordinator wa Isange One Stop Center, kubera imbaraga dushaka gushyira muri icyo twashyize muri icyo cyaha. Urwo rwego rurihariye kandi rufite ubumenyi bwo guhangana n'icyo kibazo no kumenya uko bavugisha abahohotewe n'uburyo baha ubufasha bukenewe. Umva rero nta kibazo gikureye kuba, telefone zirahari, wenda turongera tuze kuzibutsa. Hari arizo muri gender monitoring office, ariza Minisitiri y'Umuryango, ari mu genzacyaha, ari muri polisi, ari urwego rwari rwose bageraho rwamuha ubufasha bw'ibanze bwo kumugeza ku bamwakira. Ariko Isange One Stop Center nk'uko nabivuze iri mu bitaro 44 mu gihugu, ariko niyo yagera kuri RIB station cyangwa police station yabona rwose ubufasha bwihutirwa. Aha ngaha muraza no kutubwira imikoranire yanyu n'izi nzego zose, yaba mije profe, yaba ubushinjacyaha, yaba na polisi, kugira ngo abadukurikiye bashobore kumva uburyo bashobora gufashwa, inzego bashobora gucamo zose. Izo nzego zose Evelyn, icyo navuga nuko zose duhurira ku nshingano imwe yo gukumira. Ubundi RIB ifite inshingano 3 nyamukuru: hari gukumira, hari gutahura no kugenza ibyaha. Izo nzego zose rero zishinzwe gukumira abahohoterwa bishingiye ku gitsina cyangwa no gukumira ibindi byaha, dufatanya muri iyo gahunda yo gukumira. Noneho byagera mu kugenza ibyaha, umuntu yakoze icyaha yatahuwe, urwego rwa RIB nirwo rutangira phase ya mbere yo kugenza ibyaha, mbere yo gushyikiriza ukekwaho icyaha ubushinjacyaha. Ariko mu gukumira, mu gutahura, dukora n'inzego zose, ari z'umutekano, ari zishinzwe umuryango, ari n'umunyarwanda uwo ari we wese. Turafatanya, ari mu bukangurambaga, ari no gutahura, bakatubwira amakuru, ku buryo izo nzego ni muri urwo rwego duhurira mu gukumira, kandi kugeza ubu ngira ngo birakorwa neza nta kibazo. Reka tugushimire cyane. Reka tubanze twakire telefone 2 hanyuma tuze kugaruka noneho n'umushinjacyaha mukuru. Allo? 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 Mwaramutse neza? Mwaramutse. Uratwibwira, utubwira aho uherereye, hanyuma utubwire n'icyo wifuza. Mwakoze? Nitwa David Ategekimana, ndi Kigali ku Kicukiro. Yego David. Twabashimiye kuri iki kiganiro. Ariko ngaruka mvuga ni ibimenyetso wenda bidashidikanywaho kuri iki cyaha. Aha murabizi ko bavuga ko gushidikanya birengera uregwa. Hari no gutoroka ubutabera, mu by'ukuri ugasanga icyaha cyabyaye ubuzima, kubera ko umuntu yaragiye amara imyaka 5-6 akazagaruka wa mwana yabyaye afite imyaka 8 cyangwa 10. Noneho ugasanga rimwe na rimwe habayeho kwegera umuryango, nyamara we yasambanyije afite imyaka 15 cyangwa wenda 14. Aha nkavuga nese amategeko yabateganya iki ku bijyanye n'ubuzime bw'iki cyaha, ku buryo gishobora kuba cyaba wenda nk'icyaha kidasaza. Yego. Mu rwego rwo guhashya uburemere cyangwa ubukana iki cyaha gishobora kuba gikorana. Aha nkavuga ni mu by'ukuri amategeko yabavuga iki cyangwa yabateganya iki? Ese nk'aba batumirwa barabona itegeko ryaba risobanutse kuri iyo ngingo, cyangwa wenda hari ibyarivugururwaho kugira ngo iki cyaha kitazajya kibyara ubuzime bigatuma abantu bagikora uko bishakiye? Bimwe mu byo bavuze by'imyaka byo mwarisobanuye, muvuga uburyo kuva ku myaka 18 kugeza kuri 21 umuntu agomba gushaka, ari ahandi ko umuntu aba agomba kwifatira icyemezo. Ariko nanone yewe nkagaruka mvuga ni umuntu ashobora kwifatira icyemezo ku buryo wanamuhagarika hari akavuga ngo ibi nibi ndabitekereza gutya, ibi nibi ndabitekereza gutya. Ese aha ngaha bwo wenda iyo byageze mu butabera umuntu yahabwa umwanya wo kugira icyo avuga kuri iyo ngingo, hanyuma wenda niba afite 18 cyangwa afite 20, mu by'ukuri
yarabishakaga yifatiye icyemezo ariko atari icyo yabivuzeho byahawe n'agaciro. yewe n'ibi bibazo nari mfite wenda nagira ngo badusobanurire ku buryo bwimbitse kandi mbizeza n'ubufatanye mu gukomeza kurwanya gukumira ndetse no gutahura ibyaha biba byakozwe hirya no hino. Urakoze cyane David. Murakoze rero yari David Hategekimana mu karere ka Kicukiro. Hari indi telefone twayakira kugira ngo batumirwa bacu bafatire umwanya rimwe. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Yego uratwibwira utubwira aho uherereye hanyuma utubwire n'icyo wifuza. Nitwa Munyamana Desire. Desire yego waramutse. Ni mu karere ka Gakenke murenge wa Muhondo akagari ka Bwenda. Yego. Icyo nabifuzagaho ni ukubabwira ese inzego z'ibanze bano inzego z'umudugudu akagari ko hari aho bagaragara cyane cyane nk'ubwongo bavuze ngo ikibazo ugize ushobora kugenda ukakibwira umunyerodo cyangwa se n'undi ushinzwe umutekano mu mudugudu. Amakuru mfite hari aho bijya biba ugasanga inzego z'ibanze abo mu mudugudu bagiye kubishyigikira ugasanga umwana w'imyaka 17 yafashwe ariko ugasanga bagerageza kuvuga ngo babumvikanisha hagati aho ngaho umwana ngo naza kubyara ngo wamuteye indanga zemere kurera umwana kandi mu gihe umwana atarazuza imyaka y'ubukure. Ibyo hari aho mbize hari aho nagiye cyakora nabigeze kuri sitasiyo ya polisi ya Rushashi wenda igerageza kubikemura ariko hari aho mbize amakuru y'ibyo bintu aho umwana yafashwe ku ngufu y'imyaka 10 y'ubukure ariko barabyumvikanisha ndetse bamwe mu bayobozi b'inzego bagerageza kuvuga ngo bagiye kunywa inzoga z'abagabo n'impapuro zirandikwa. Cyakora rero kuri polisi ya Rushashi barambwira bati genda umwana uzane iyo myenda yari yambaye ndetse ntakarabe nurangiza umujyane ku bitaro none ahubwo ngubwo tuzajya gufata igisubizo turebe uko bimeze. Cyakora polisi yawe yaragikurikiranye. Icyo nagira ngo romba sabe ni ukuba mwafatanya n'inzego z'ibanze mukabasha kumvisha ko ibyo bintu nabo bibareba kuko inzego z'ibanze ikintu ni ikintu cyose bakunda gushyigikira basanga umugore yakubise n'umugabo ariko ngo bumvikanye kandi ejo bakavamo ko baba bakwitana usanga biteza ikibazo. Umwana yafatwa ngo uwamuteye intanga ashobora kumufasha kandi umwana arazi imyaka y'ubukure. Bose ku nzego z'ibanze nta kintu bazi ko bibareba usanga basa nkaho ntabwo ari bose ariko usanga hari aho batabyumva neza batazi yibukana bwo gufata ku ngufu cy'abahohoterwa. Urakoze cyane ikibazo cyawe cyumvikanye ngira ngo n'ubufatanye n'inzego z'ibanze ko rimwe na rimwe icyo amaze kuvuga nuko rimwe na rimwe bajenje. Reka twakira indi telefone imwe gusa hanyuma tugaruke muri studio. Allo? Mwiriwe neza. Nkurikiye ikiganiro cyanyu kirashimishije cyane. Yego urakoze cyane. Ikiganiro gishobora kuba kirimo kudutera kugira byinshi ku buryo umuntu yakwifuza ko byaba byinshi. Ikigaragara no kukibijyanye n'ihohoterwa ari ikibazo giteye impungenge cyane muri iki gihugu. Ngewe ndi umuntu ushinzwe ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe nabaye muri community ndetse ahantu mu byaro. Uyu munsi wa none amahirwe cyangwa se ikintu kigaragara nuko abantu bagiye babisobanukirwa babasha kubivuga. Ariko ugasanga mu buryo kugira ngo icyo kintu gihabwe agaciro birakomeye. Rimwe na rimwe mbona rimwe na rimwe biterwa n'ibyo bintu byitwa ibimenyetso bavuga. Ibimenyetso ni ikintu gikomeye wenda nko ku kijyanye n'ihohoterwa risanzwe ku mubiri biroroshye kuko iyo ukubise umuntu ushobora kubona ibisebe ushobora kubona iki ariko nk'ihohoterwa rya mu myanya ndangagitsina kuvuga ngo wenda ngo wisubijyana ako kanya rimwe na rimwe nk'umwana uri mu myaka ya 18 nawe ubwawe n'igihe aba afite n'isoni kubera umuco nyarwanda hari icyo uteganya wari akihutira kuba yajya gukaraba yashaka no kugira ngo ajye kubivuga wenda bitanagaragara kuko nyuma y'ibyo bintu biba byabaye abateganya ejo hazaza haba hari ikintu ateganya avuga ati ngewe ubwanjye ndi umukobwa ndi umunyarwandakazi nkiriwe kuzashaka avuga ati iyo bigiye hagaragara nanjye navuga nka CV yanjye itangiye kwangirika bitewe n'uko ibintu byagiye hagaragara yuko ngeze kuri uru rwego uvuga ngo ubwo etiketi bitangiye kujya ku muntu ugasanga nanone icyagihe bamujyanye rimwe na rimwe bitewe n'uko abantu natwe tutari shyashya aho berekanye wa muntu batangiye kugira dute y'uko harimo complicity ni ukuvuga ngo harimo amakomplice tuvuze uriya kubera iki ya mwana twamurebaga gutya wa mwana ugiye kwemera kugaragaza ikibazo atangiye kugira ikindi kibazo cya kabiri cy'uko barimo kumumetiketa y'uko ahubwo harimo inzangano harimo cya kibazo kigatangira kuba kibibaye komplike na hahandi rero numvaga nshaka kuvuga hari ikibazo cyo kubagwa imyaka kiriya kintu cy'imyaka gihe kirambabaza cyane ugasanga rimwe na rimwe ahubwo biragoye kuko hari n'igihe umuntu ahitamo kwiyahura cyangwa kuba yakuramo inda niba wenda waragize ihohoterwa uri hejuru y'imyaka 18 19 20 icya mbere ntiwemerewe kuba ujye washyingira
icya kabiri wabigaragaje, icya gatatu barimo kuvuga itegeko wowe rifite aho rigarukira ku buryo guhana byimbitse bidashobotse bitamenyewe, kubera yuko urumva itegeko cyane rirarengera uri munsi y'imyaka 18, warangiza ukaza gusanga ikibazo ngiye mpita mbona icya kibazo kiba kimwe ariko kikabyara byinshi hagati y'umuryango. Umubyeyi w'umupapa atangira kuvuga murebe, umubyeyi w'umumama watutse uranjebeje, famiye igatangira kuzamuka kubera ko wa mwana agiye kubura umurengera. Rimwe na rimwe akaba yafata n'icyemezo cyo kwiyambura ubuzima kubera yuko yumva muri rusange nta muntu umwitayeho. Avuga nti rero ku bijyanye wenda minisiteri y'uburingane ntako itagira pe, ugize imbaraga ahantu henshi nanjye ndabyemera ndanabishima, ku buryo natwe tubimenya no kuba twabasha kubivuga kubera ko hari aho bamaze kutugeza. Ariko nkavuga ku bijyanye n'amategeko, numva hari ukuntu itegeko ryakongera kugira uburyo ribikoraho cyane kugira ngo umuntu yumve ari free, yumve yuko igitekerezo yatandukanye, kuko iyo umaze kujya gucyara umwubayi wa kabiri ntabwo yari kwaza kubivuga, ahubwo ugasanga wa wundi wabaye ijisho rya rubanda niwe ugiye kubivuga, nyir'ubwite ahubwo n'abantu bandi mumpa amahoro mundeke nigendere, kubera ko umugenzi we wenda yabyumvisheho warimo kudatigeze ahanwa. Nkavuga ni rero nanjye n'uwo mugabo wari umaze kuvuga, ngewe rwose bitayari kurwanya ihohoterwa aho ribera hariho hose, nkazanafasha igihugu kugira ngo gitere imbere. Murakoze. Reka tugushimire cyane. Ati ndi tayari kurwanya, gufatanya n'inzego zose kurwanya ihohoterwa. Iyi yagombye kuba ari imvugo ya buri munyarwanda. Reka dukomeze na Procureur General. Murakoze. Icyo navugaga ni ikijyanye n'icyo nunganiraga Nyakubahwa Minisitiri w'Umuryango kijyanye n'ihame ry'uburinganire. Mu by'ukuri navugaga itegeko nshinga kuko abantu bakora ibi byaha usanga bica ibyo twiyemeje, kuko niba nk'abanyarwanda twiyemeje gutora itegeko nshinga rishyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda, uburinganire hagati y'umugabo n'umugore, hagashyirwaho andi mategeko asobanura ubwo buringanire uko bugomba kuba buteye, numva ikibanze tugomba gukora ari ukubaha amategeko. Icya kabiri, niba narebye amategeko ateye, ruriya rwego rwagiyeho rugenzura gender monitoring GMO, ruriho kugira ngo rurebe ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko ajyanye n'uburinganire. Icya gatatu ni uko iyo urebye na politike y'uburinganire mu gihugu igaragara no muri politike y'imiyoborere y'igihugu, nacyo ni ikintu cyangombwa cyane ngira ngo twavugaho. Ariko icyo nashaka kugarukaho cyane ni ibijyanye n'amategeko uko ateye. Hari amategeko menshi cyane rwose, itegeko ry'umwana, itegeko rireba gender based violence, hari itegeko rihana ibyaha ari ryo code penal, ndetse ririmo riravugururwa, harimo n'ibihano biremereye ku bijyanye n'abakora ibi byaha. Hari umubyeyi wigeze kuvuga ko afite abana bahohotewe, avuga ikibazo cy'abana hagati y'imyaka 18 na 21. Icyo navuga nuko uyu munsi itegeko rihana umuntu wese wagiranye cyangwa se washatse kugirana iyo mibonano mpuzabitsina n'umwana utaragize imyaka 18. Hejuru y'imyaka 18 nubwo bavuga ngo wamaze kugeza ya myaka y'ubukure, ariko nawe itegeko rirakomeza rikamurinda, kuko twese tuzi ko amategeko mbonezamubano mu Rwanda avuga yuko umuntu ashaka agejeje 21. Itegeko rero ntabwo ryabyirengagije ko ryarakomeje rinahana n'umuntu ubana nk'umugabo n'umugore uwo ari we wese utaragize imyaka 21. Ni ukuvuga ngo nyuma ya 18 itegeko rikomeza guproteja umuntu utaragize imyaka 21. Ntabwo bivuze ngo kuko ashobora kugira consentement sexuel, niba ariko twabyita, ngo byanze bikunze bivuze yuko afite uburenganzira bwose. Ariko ufite imyaka 20 ntabwo wemerewe gushaka umugabo cyangwa umugore. Iyo utaragize 21 ntabwo wemerewe gushaka umugabo cyangwa umugore. Ba bandi rero babana nabo itegeko rirabahana. Ni ingingo y'194 ya code penal y'u Rwanda, amategeko ahana ibyaha. Ikindi navuga ni ibikorwa bitandukanye bigenda bigaragara, bikorwa bijyanye n'ubukangurambaga mu mashuri, kuko iyo tubona urugero rw'abataragize imyaka 18 ni mu mashuri, akenshi abarangiza yisumbuye, abagiye muri kaminuza, niho ikibazo usanga giherereye. Usanga rero ariho twashyize imbaraga, kuko iyo tuvuga abana 18, iyo urebye abarangije segonderi 21 abarangije kaminuza, uwo muntu aba akiri umwana. Niyo mpamvu itegeko ritamwemerera gushinga urugo ataragize 21. Iyo urebye rero umuntu uri muri university mu wa kabiri, mu wa gatatu, afite 19, afite 20,
hariho mezire zo kumuproteja. Itegeko rigenda rireba ibyo byiciro by'iyo myaka. Impamvu twashyize imbaraga mu mashuri nuko dusanga sensitization cyangwa se ubukangurambaga ari ikintu gikomeye cyane. Tujya no mu miryango tukavugana n'ababyeyi iyo twagiye gukora za mobilisation bisanzwe z'ibiyobyabwenge n'ibindi, tugasaba ababyeyi ngo mugende muvuge ibyabaye, kuko iki cyaha gifite kamere yuko giteye ko atari cyaha wakorera mu ruhame. Abantu bajya kugikora bakihisha. Abo bakora izo nyangabirama twavugaga baragenda bagafata abana batoya bakabatwara muri za ghetto no muri za lodge. Ngira ngo wenda tunasabe n'abantu bafite amahoteli iki kintu bazakiteho njya kwa Minisitiri, kuko ntago byumvikana ukuntu hari mesure za security zishyirwaho, CCTV cameras, registration mu bitabo, abantu bagatwara abana b'abahungu cyangwa abakobwa muri izo za lodge no muri izo za ghetto bakajya kubasambanyirizayo, abantu babirebera bari aho ngaho, umwana bakamushukisha uduhenda abana za telefone n'ibindi, bakumva ko ikibazo kitabareba. N'abo bantu bafite ayo mahoteli bakumva ko ikibazo kitabareba kuko bo barimo binjiza amafaranga. No kuvuga ngo ikibazo kiri mu miterere y'uko tubayeho. Uwi hoteli arimo arareba uburyo yinjiza akishyura credit yo hoteli. Uwo mwana ariho arashaka uwo mupapa cyangwa se uwo mugizi wa nabo ari wese kugira ngo amwishyurire ibyo adashoboye. Ariko hagati aho ngaho ni ikibazo kuko kidashoboye kujya hagaragara, biragoye cyane kugira ngo inzego z'ubugenzacyaha, Nyakubahwa RIB turi kumwe dukorana akazi umunsi kundi, ibyo bintu bizamenyekana bite. Ubu tugeze ku rwego aho tuzajya dukora iperereza tugashyiraho kondisiyo zigomba kuzuzwa n'ahantu hose dukeka ibyo byaha bikorerwa, kuko nta nubwo bikorerwa mu miryango abana bakomokamo. Abana basiga ababyeyi bakagenda. Dufite abana mu by'ukuri birababaje, usanga badafite connection n'ababyeyi babo, badashaka kumva. Ndagira nabo mbakangurire abana basubire mu muryango, bumve ko bayoborwa n'ababyeyi babo, babifuriza ibyiza. Namara kugeza 21 namubwira iki azagenda akora ibyo ashaka. Icyo gihe itegeko rimufata nk'umuntu wakuze ushobora no gushinga urugo. Ariko dusubiye ku nzego z'ubushinjacyaha uko dukora, dushingira ku bimenyetso. Tujya mu rukiko mu by'ukuri twiyemeje kujya gutsinda uwo twagiye kurega, kuko tuba tubona ko yakoze icyaha yagikoreye sosiyete nyarwanda. Ntabwo icyaha gikorerwa umuntu ku giti cye kanaka X cyangwa Y, gikorerwa imbaga yose nyarwanda. Niyo mpamvu ubushinjacyaha bubereyeho kugira ngo bahagarare imbaga nyarwanda mu kurwanya ibyaha no kwishinja mu nkiko. Nizo nshingano zacu. Icyo gihe rero tujyana dosiye twumva yuko ifite imbaraga, turi bugende tugasobanura urukiko. Niyo mpamvu hari dosiye zishyingurwa, mukumva dosiye zarashyinguwe. Uwo mwana aba yarafashwe, iwabo bakabihisha, umwana nawe akabihisha, ntagire uruhare mu gutanga amakuru, akazagera kuri RIB station atirigeze anitabaza n'umujyanama w'ubuzima ngo amugire inama ukuntu ari bubungabunge ikimenyetso. Akenshi ibimenyetso dushaka muri viole ni urugero, usanga dukoresha DNA test kugira ngo turebe niba hari ibimenyetso bigaragara mu gitsina cy'umwana, bizajya gupimwa n'urwego rwabugenewe Rwanda Forensic Laboratory, bikaba interpreted bikazanwa mu rukiko. Iyo hatabayeho kugundagurana kugira ngo umuntu amusangane ibikomere, akenshi biragoye cyane. Kandi twavuga ko ari abana b'imyaka 17 mu by'ukuri bataza ayo mategeko, bumva yuko kujya gukora imibonano mpuzabitsina n'uburenganzira bwabo bitewe n'iterambere aho rigeze. Kuko iyo urebye globalization y'iki gihe n'ibyaha na crime mu buryo bigendana, aho umuntu ava uyu munsi akaba i Burayi, ejo akaba ageze mu Burusiya, ejo akaba yagarutse kubera transport yoroshye, n'ibibazo tubona bya human trafficking byeze twita emerging crimes, aho mu by'ukuri ibyo bitareba n'abana bari munsi y'imyaka 18, ahubwo n'uwa 30 baramubeshya ngo ngwino tugushakira akazi muri Malaysia, akagenda yagerayo bakamutegeka gusambana n'abagabo 10 ku munsi kugira ngo abone icyarya, akagera iyo sexual exploitation, akazagarurwa ari uko yamaze kuba igisenzegere. Ngira ngo dukeneye iki kwa Minisitiri yabivuze, dukeneye yuko baduha amakuru, kuko ubushinjacyaha ntabwo buri mu muryango, buri mu nzego za leta. Abari mu muryango ni abanyarwanda, niwo muryango natwe tuvamo. Baduha amakuru tuyasesengure, bayageze ku nzego zibireba. Inzego z'igihugu zose zirahari, kuva ku mudugudu, ku kagari, ku murenge, ku karere. Nta hantu hatari umuntu ushobora gutanga inama y'ubutabera. Babivuge, kuko mu by'ukuri birababaza iyo umuntu aje yakoze icyaha yagera mu rukiko uzi neza ko yagikoze, uwagikorewe victime biramubabaza kubona ari kuwe. Dukora inzego ziriho zo kujurira, tukajurira cyangwa se hakabaho ubujurire, wazabona bihindutse ko amategeko abiteganya bigahinduka. Ariko n'igihe bidahinduka, sinashidikanya rero yuko hari umuntu ushobora kugenda akagirwa umwere kubera ko ibimenyetso byabuze, kuko ubutabera bushingira ku bimenyetso, ntabwo bushingira ku marangamutima, ntabwo bushingira ngo kanaka yavuze. Ibyavuzwe biraza bigakorerwa inyandiko mvugo bigasuzumwa, kuko umuntu wese afatwa nk'umwere mu gihe atarahamwa n'icyaha, ku cyaha cyose niyo yaba ibi turiho tuvuga. Kaba ngira ngo rero wenda muri make mvuge yuko
gusambanya abana, gusambanya abakuru, abakuru ubwo ni ukuvuga hejuru ya 18 nabyo birahanwa cyane, ariko no guhohotera mu ngo abashakanye ni ikibazo gikomeye cyane. Ubu ngubu amategeko ari haravugururwa, ibihano twari dufite bijyanye no guhohotera uwo mwashakanye, kumukubita no kumuhoza ku nkeke ntabwo byari ibihano biremereye, ariko bizaza biremereye. Ubwo ni ubutumwa buza mu mategeko, kuko warebaga ngira ngo ubu ngubu cyari igihano kitarengeje amezi 6, kandi iyo urebye mu mategeko igihano cyose kitarengeje amezi 6 umucamanza ashobora gutegeka yuko umuntu akurikiranwa ari hanze. Ntabwo biba bivuze ngo ibimenyetso ntibihari, ahubwo uburyo amategeko yacu ateye, kandi niko amategeko aba ateye muri rusange, kuko abantu bafite uburenganzira bwo gukurikiranwa bari no hanze, naryo ni ihame. Ntabwo iteka umuntu akurikiranwa afunze, nabyo ni ngombwa ko abanyarwanda babyumva. Iyo umuntu yarekuwe si ukuvuga ngo yagize umwere, nuko urukiko ruba rwasuzumye rugasanga yuko umuntu ashobora no gukurikiranwa ari hanze ko atazica iperereza n'ibindi. Ariko ku byaha nk'ibi by'ubugome bihungabanya umuryango nyarwanda mu by'ukuri urindwa n'itegeko mu ngingo ya 18 y'itegeko nshinga ivuga yuko umuryango nyarwanda urindwa n'itegeko kandi ukabungabungwa n'igihugu. Tubungabunga natwe umuryango nyarwanda dukora ibishoboka byose ngo ibyaha byakozwe bishyirizwe inkiko. Ngira ngo rero ibikorwa ni byinshi ku rwego rw'ubushinjacyaha, dukorana n'izindi nzego, Nyakubahwa Minisitiri turakorana cyane no gutegura ibiganiro nk'ibi. Ibi biganiro bivuga ngo mwebwe abanyarwanda bo muri hose, gusambanya umwana utaragize imyaka 18 kirazira. Ubikoze ndagira ngo nanababwire yuko tutazabyihanganira ku rwego rw'ubushinjacyaha, ko uko bizamuka ngira ngo hari ikintu kigomba guhinduka, bakabona yuko ubushinjacyaha bwahagurukiye bwashyizemo imbaraga no kutabarekura no gusaba ko bakurikiranwa bafunze. Ubundi ubushinjacyaha bushobora kugukurikirana uri hanze, ariko tuzajya tubakurikirana bafunze, kuko abo bantu iyo tubavanye muri sosiyete tuba tugabanya za nkozi zibi muri sosiyete. Ni ukuvuga ngo bagomba kuba ni muri gereza, ntabwo ari muri sosiyete. Umuntu ufata uruhinja rw'imyaka 4, nahoze nsoma mu kinyamakuru wasambanyije mushiki we wiyahuye, asambanya mushiki we w'imyaka 4, arangije abona ko yakoze amahano ariyahura. Ubwo uwo muryango urengerwa n'itegeko nshinga, murumva ahantu busigaye. Nahoze mbisoma mu kinyamakuru, mushobora kuza kubibona. Ni ikibazo. Ibyo rero ihohotera ni ikibazo gikomeye cyane, tugomba gufatanya, ari itangazamakuru, ari politike y'igihugu, ari abaturage muri rusange aho bava bakagera. Ntabwo ari ikibazo cy'inzego z'ubutabera gusa, nta nubwo twifuza ko biba byinshi mu butabera. Dufite ibindi bibazo byinshi, ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu, dufite ibiyobyabwenge, dufite ibindi byaha byinshi cyane tujya dukurikirana, ariko ntabwo twifuza yuko ikintu gihungabanya umuryango nyarwanda gikomeza gukura tukireba kandi dufite imbaraga zo kukirwanya. Reka tugushimire cyane PG. Turi kumwe rero na Minisitiri w'Umuryango n'Iterambere, na Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Minisita, tugire icyizere, bari kwishimira umubyeyi wavugaga ati ibyo kiganiro nk'iki ngiki twagishimye, Radio Rwanda igera ahantu hose, televiziyo y'u Rwanda ni benshi kuri ubu bayireba, n'izindi ngamba zose mugenda mukora. Avuga ati nkamije profe rwose turashima ibyo mukora, nta gihe mutarengera umuryango, nta gihe mutarwanya iri hohoterwa. Ariko koko nyuma y'ibi byose bigenda bikorwa n'inzego zitandukanye, abanyarwanda tugira icyizere ko hari igihe tuzagira umuryango utarangwamo ihohoterwa. Murakoze cyane. Rwose icyizere numva nkurikije ingamba zihari, aho munasubiza abagiye babaza ibibazo. Nkurikije ingamba zihari, nkurikije uburyo ubuyobozi bw'iki gihugu uhereye no ku buyobozi bukuru bwayemeje kurwanya iki kibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kandi nshingiye no kuba abanyarwanda hari byinshi twagezeho dufatanyije, ndumva icyizere nakigira ko dukwiriye kuba tugira umuryango nyarwanda. Ni nako tubyifuza, nk'uko twagiye tugaruka kuri itegeko nshinga ryacu ryatowe n'abanyarwanda, twavuze ko umuryango niwo shingiro rya byose ry'imbaga y'abanyarwanda, ko urengerwa na buri wese, leta igashyiraho inzego, amategeko yo kuwurengera umuryango. Nibwira rero yuko nidushyira hamwe rwose tuzahashya iki cyaha, tukagihashya pe, umuryango wacu ugasiga, umuntu agatuza kumva ko niba yasize umwana mu rugo ari bumusange ari muzima. Nkabangira rero ngo nsabe nkomeje ubufatanye bwa twese, nanashimira uyu mubyeyi, nk'uyu mubyeyi wavuze ati ngewe ndi tayari kurwanya iri hohoterwa rishingiye ku gitsina. Iyi ni intero ikwiriye kuba iya buri wese, tugafatanya, kuko iki kibazo
ni ikibazo gihangayikishije isi yose, gihangayikishije Afurika n'u Rwanda tukaba turimo, ariko icyiza twebwe nk'u Rwanda nyine tukaba tugenda dufata ingamba twazibonye. Procureur General niwe wigeze kuvuga ati hari naho usanga umugore afatwa ku ngufu cyangwa se umwana yasambanyijwe bakabifata nk'ibisanzwe bakamukura no mu ishuri. Twebwe ngira ngo uyu wahohotewe tumwitaho cyane kandi tuzakomeza tumwiteho, ari nako duhangana n'umunyacyaha. Aha nanavuga yuko bene aba bana bahohoterwa bagaterwa inda rwose no mu mashuri ntibaba bakwiriye kuyavamo, ntago bayavamo, yemerewe kwiga ndetse iyo bishoboka n'ubufasha arabuhabwa kugira ngo kuba yahohotewe ntibivuga yuko ubuzima bwe bwarangiye burundu, no kuba asubira mu ishuri, kuba ajya muri Isange One Stop Center agahahurira n'umushobora kumufasha, psychologist akamufasha, akaba yakunganirwa mu rwego rw'amategeko ku buntu, akaba yahabwa n'imiti yindi ku buntu. Murumva ko leta rwose y'u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda yavuze ngo iki cyaha kigomba kurwanywa kandi tukita no kuwahohotewe. Nkumva rero iyi ntero yo kuvuga ngo twese tube tayari kukirwanya ni imvugo nziza kandi ijye no mu ngiro, bijye no mu ngiro rwose, abantu bave no kubikerensa ari mu magambo, ari mu migirire, no kumva rwose abantu twese dufatanye. Aha Procureur General yigeze kuvuga ibijyanye n'amaroge. Amaroge rwose n'ubundi abana bashukwashukwa akenshi naho babajyana rwose, nka nyiri hoteli akwiriye cyangwa lodge akwiriye kuba yaka n'ibyangombwa rwose, nawe akabijisho kubijisho kuri iki cyaha, akaka ibyangombwa, akamenya uwo mwana niba umwana utagejeje imyaka 18 aho rwose akaba yanahamagara no kuri RIB, nta kibujijwe rwose. Ibyo turagira ngo amahoteli, amaroji tugirana ubufatanye bukomeye kandi babyumve rwose ko bazaba batanze umusanzu mu kubaka iki gihugu. Ikindi twagiye tubona kuko bene aba bana tugenda duhura nabo, usanga abana dukoresha mu ngo, abantu bakoresha abana batarageza rwose ku myaka y'ubukure. Dusabe inzego z'ibanze bigeze kuvuga ahangaha, bakwiriye ko abashinzwe iby'umurimo bakwiriye kuba bajya batumenyera abakoresha abana batarageza ku myaka y'ubukure 18, bakatumenyera kuko abana bangaba batubwiye ko mu ngo, aba bakozi bo mu ngo niho barahasambanyirizwa. Benshi baratubwiraga ngo ba bosi babo rwose. Dusabe ko abantu kandi rimwe na rimwe badashobora kubigaragaza kandi yamara no gutwita bakamwirukana akabasubiye iwabo, wenda akazasanga naho bari batuye barimutse. Ni ukuvuga ngo rero rwose aha naho inzego z'ibanze zikwiriye kubigiramo uruhare. Umwana utarageza imyaka 18, iyi mirimo yo mu ngo tuyifata nk'aya mirimo ivunanye, umwana utarageza 18 atemerewe kubakora. Kuko twagiye tubona ko rero n'iki gice cy'aba bana bakora mu ngo abenshi basubizwa iwabo bamaze gusambanywa, batwise. Ibi nabyo ni ibintu byo guhagurukira, tugasaba ababyeyi abakoresha ko badakwiriye kuba bakoresha abana batarageza muri iyi myaka. Ariko nanone tugasaba umukoresha, umwana arakora, umufashe ku ngufu, uramusambanyije, uramuhohoteye rwose. Ibi nabyo kandi noneho n'umugore, akenshi twabonaga ko umugore yamaze kubimenya ngo umugabo we yakoze ayo mahano, nawe hari abafatanya n'abagabo kwirukana nyine uwo mwana w'umukobwa kugira ngo cya kintu cyo kuvuga tudaseba iki rero rwose ni icyaha akenshi umuntu akora yihishe kandi cyanagaragara, ugasanga urashaka ibindi byose byo kugira ngo ukizimangatanye. Ikindi nshaka kuvuga mu ngamba, twavuze Isange One Stop Centers ziri ku bitaro by'uturere. Nta bitaro by'akarere bidafite izi serivisi za Isange One Stop Centers, ariko turifuza yuko kubera ko biri ku rwego rw'ibitaro by'akarere, turifuza yuko serivisi zimwe zihabwa abahohotewe zitangirwa no kuri za centre de santé.
ibigo nderabuzima turashaka rero kugira ngo mu bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima n'izi nzego dufatanya mu kurwanya iri hohoterwa rishingiye ku gitsina tuzakora ku buryo mu minsi iri imbere tugiye gukora ku buryo n'abakozi bakora ku bigo nderabuzima bahabwa ubumenyi n'ubushobozi bwo kugira ngo babe batanga serivisi zimwe na zimwe z'ibanze zihutirwa baziha uwahohotewe. Ni ukuvuga rero ngo niyo nayo ni ingamba leta ishyizeho umutima kugira ngo yegereze serivisi abaturage, kuko tutekereza yuko ibitaro by'akarere bishobora kuba biri kure abantu benshi badashobora kubigeraho, ariko nitubimanura tukamanura serivisi tukazigeza kuri za centre de santé nabyo hari icyo bizafasha. ngira ngo hari n'ikintu Procureur General bigeze gukomozaho ngo ese impamvu iki cyaha kiyongera ahari suko rimwe na rimwe gisaza ugasanga umwana bamuteye inda afite imyaka 15 umwana yaragize imyaka nk'icumi akaba ari bwo bigaragazwa, ariko icyaha kikaba cyarashaje. Nta buryo mushobora kubigenza kugira ngo ibyaha birasaza ariko iki cyaha cyo gusambanya abana ntabwo gisaza. Hari n'ibindi byaha bidasaza nk'icya jenoside ndetse ubu n'icya ruswa ntabwo gisaza mu itegeko rishya ryasohotse. Ikibazo kiba mu bimenyetso, kuko umwana wasambanyijwe afite imyaka 12 cyangwa n'itatu bakamutera inda, ikimenyetso kikazaboneka nyuma y'imyaka 10 ari uko DNA ikozwe ku mwana bakamenya ko ari uwa suspect, icyo gihe turakurikirana. Ariko iyo byabaye gutyo ntihagire nk'iyo ndivamo, hari igihe bigenda bitamenyekanye. Kubivuga rero gusa hari ubwo bitadufasha nk'abantu bakurikirana ibyaha mu nkiko, ariko iteka ikimenyetso kigaragaye turagikurikirana. Nagira ngo wenda nkifite mikoro ngira icyo nongeraho gito nunganira ku kibazo cy'umuryango twavugaga. Buriya ababyeyi bakwiye guha umwanya abana babo. Twese dufite abana bamaze kuba ingimbi cyangwa se banarenze n'iyo myaka yo kuba ingimbi, ariko bakajya babaganiriza ibijyanye n'uko bakwiye kwifata mu gihe cy'imihindagurikire y'imibiri yabo, bimwe twita puberty stage, kuko akenshi usanga aribwo abana bajya muri imibonano mpuzabitsina 15 n'itandatu n'irindwi, usanga aribwo batangira kugira aba boyfriend ba girlfriend, za telefone zaradutse, bari kuri za WhatsApp, abenshi bari kuri za Instagram, birirwa beshanja ibyo bintu batanazi byari byo by'amafoto n'ibindi. Ukabireba ukabona umwana w'imyaka 16 azi ubwenge, azina n'ibyo bintu bibatera ibibazo byose. Tugasanga rero ariyo mpamvu usanga abana bato b'abahungu cyangwa se abakobwa usanga bishora muri ibyo bintu. Ariko hari ikintu uko twakuze kera, uyu munsi umuryango ukwiriye kongera ukadapta icyo kintu cyo kwicarana n'abana bagasangira bakababwira ibyo bibazo. Ukamubwira uti ugeje imyaka 15 cyangwa 4 uri umukobwa, igihe cyawe cyo kujya mihango kiba kigeze, kandi iyo ugiye mu ushobora gutwita. Ni ababyeyi bangahe babibwira abana babo? Cyangwa se uri umuhungu nawe uko imibiri yawe hinduka bigenda bitya na gutya, wirinde ibi n'ibi. Icyo ni kimwe. Ikindi, uburere mbonerabupfura, uburere bwo kuba intore, uburere bw'indangagaciro za Kinyarwanda, kirazira n'ibindi byinshi twagiye twigira mu matorero, ni ikintu cyiza cyane. Izo message zikwiriye gutambukiramo. Ariko je mbona iterambere aho rigenda rizamura ibyaha, ariko victime n'abana bacu n'abakuru babijyamo nabo ntago ari shyashya, ariko akenshi aba bana ni victims b'abana bakuru. Ndagira ngo icyo kintu wenda kizatezwa imbere cyane, umuco wo kuganiriza abana mu mashuri, habeho za curriculum zivuguruye zijyanye n'uko abana bigishwa imibereho, kuko uko tubayeho ntabwo ariko abanyamerika babayeho, ariko twe gusanga dukura imico y'abanyamerika akabiri yo tuzana mu bana bacu. Ndetse ugasanga niba umwana ageje n'imyaka 12 n'itatu natajya kwiga muri Amerika, ubwo nta handi aziga cyangwa mu Burayi, ariko iyo agiyeyo avana y'ibiki? Ese agenda afite packaging anite y'uburere wamuhaye. Uwo mwana nakora imibonano mpuzabitsina afite imyaka 15 n'itandatu uzamuveba utarabigizemo uruhare kugira ngo abyirinde. Ni ibintu byose tubona dushakishiriza ibisubizo mu bihe tuba turimo bidasanzwe. Mu kanya turagaruka mwihangane. Iki ni ikiganiro bigaragara ko cyari gifitiwe inyota n'abantu benshi, ko turi kwakira amatelefone menshi. Reka twakira amatelefone 2 cyangwa 3 gusa, hanyuma tugaruke muri studio. Ubwo ubutaha Mije Prof izadutegurira ikindi kiganiro nk'iki ngiki. Allo, waramutse neza? Naramutse. Turagira ngo twibwire, utubwire aho uherereye, hanyuma utubwire n'icyo wifuza. Murakoze cyane. Nitwa Nsanga Sylvie,
amazina yanjye ni Sylvie. Tanga Sylvie, yego Tanga. Nkaba ndi umubyeyi kandi ikibazo cy'ihohoterwa ry'abana kikaba ari ikibazo kiri ku mutima cyane. Yego. Nkaba mu by'ukuri nishimiye ikiganiro. Murakoze cyane. Muri iki kiganiro kabisa yankoze ku mutima. Ndetse unareba na Minisitiri na ibintu gitanga bibagaragara ko ari ikibazo kibari ku mutima. Tanga urakoze cyane, ariko ndagira ngo ngusaba akantu gato, ujye kure ya televiziyo cyangwa radio yawe kugira ngo dushobore kumva ijwi ryawe neza. Okay, murakoze, muranyumva? Yego. Rero nkaba nshaka kugenda ku ngamba. Allo? Kujya ku ngamba. Ngewe iki kibazo cy'ihohoterwa ry'abana cyane kandi nkaba mbona ari ikibazo twasigiye inzego zishinzwe umuryango n'abagore cyane. Rero nkaba nafite ingamba nkeya ijyanye n'ikimenyetso kirere yari amaze kuvuga ngo abana ko bagomba kuba na responsable. Nkaba nasabaga minisitiri wacu w'umuryango niba yafatanya na Minisiteri y'Uburezi ku buryo habamo curriculum ya GBV, ku buryo n'umwana uri muri maternelle yamenya ihohoterwa ry'iki ndetse bigafasha n'ababyeyi. Ariko nanone nkaba nashimiye cyane umuyobozi wa RIB wavuze ngo mbese hari ikintu cyari kiri cya bureaucracy mu kubona justice cyangwa umuntu agomba kugeza ikibazo. Rero ibi bintu avuze ngo iki kibazo kigomba kumenyesha buri muntu wese, ugomba kuripotinga aho ugeze hose. Genda mushimiye cyane. Rero bikurikije n'iki kibazo nkabavuga ese wa muntu baba baripotinze ko n'ubundi tumubona agenda bitanga izihe sura muri community ari. Ngewe rero mumbabarire cyane, ariko mu mwanya justice kari yapuzinga rongo ngewe ndi kuri side ya victim. Ni ukuvuga iki? Mu mwanya wo muntu ubushakashatsi bugikorwa kumenya niba yarakoze ukuri cyangwa atari ukuri, umuntu wafashe umwana bajye bamugumana hagaruke muri community zacu. Ariko n'umuntu wese byana hamwe niba muzajya mumushyiraho burya yagira igisebo ahantu hose. Inzego zibishinzwe ko haba special code z'abana. Ibibazo by'abana ntibijye binaca mu zindi nzira, tumenye ngo hari urukiko runaka rushinzwe abana n'abavoka babavugira babe babizi barabihuguwemo. Mu by'ukuri we are training our children kandi humanity ntabwo izatubaho. Kuba ikibazo cy'abana bahohoterwa ari ikibazo tubona nkaho ari ikibazo gisanzwe. Mu by'ukuri nashimiye minisitiri wacu, urabona kuva yagera muri biriya byo iki kibazo cyamugiye ku mutima. Natwe rero ngiye nkabasaba ko abo bantu icyo kibazo kigaragaraho bagira igisebo muri community, abantu bose bakabamenya. Ngenda tekereza ko nibamenya ko babikoze turahohoterwa ku kazi, ariko bakakugira ibimenyetso biri hehe. Uwo muntu nubwo ari umushefu n'ari umudirector ahantu runaka, igisebo kikamubaho ko yahohoteye umuntu n'ibyemezo cyangwa ibimenyetso byose bita. Reka tugushimire cyane Tanga, urakoze cyane. Murakoze. Mu kanya baraza kubwira, biragaragara ko Tanga aravuga ibintu bimuri ku mutima. Reka twakira indi telefone ku imwe gusa ko dusigaranye iminota mike cyane, hanyuma tugaruke. Allo? 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 Ubuhanga bw'ibyuma n'ibi telefone idakunze ngira ngo twagaruka n'abatumirwa bacu kuko dusigaje iminota mike cyane. Allo? Allo? Mwaramutse neza? Mwaramutse. Uratwibwira utubwira aho uri hanyuma utubwire n'icyo wifuza. Nitwa Jean ndi Gacuriro Gasabo. Jean, gerageza uzamura ijwi ryawe. Nitwa Jean ndi Gasabo Kinyinya. Hanyuma urajya kure ya televiziyo cyangwa radio yawe kugira ngo dushobore kukumva neza. Nayigiye kure ntabwo. Nabazaga. Urabaza nde? Ubabatumire. Yego barakumva. Icyaha cy'ihohoterwa rikorerwa abana hari igihe usanga nk'uwakoze icyaha bibaye ngombwa ko azimira cyangwa agapfa. Bikaba ngombwa mu gushaka ibimenyetso nk'ibi bya ADN.
bikorwa gute ese abantu benshi ntibafiteho ubukangurambaga urakoze cyane mu kanya barakubwira ashaka kumenya ngo uburyo bwa ADN bukorwa ngira ngo banabisobanure dushobora kuba tutatangiranye ikiganiro reka tugaruke muri studio abatumirwa bacu basubiza ibibazo bitandukanye bagiye babazwa hanyuma tugane ku musozo reka dukomeze na Colonel urakoze Eveline ndagira ngo mbanze ngaruke ku kintu cy'imyaka kugira ngo abantu batandukanye icyaha cyakorewe umwana ufite imyaka munsi ya 18 ni icyuri hejuru ya 18 kuko munsi ya 18 si ugufata ku ngufu icyo gisobanuye ni ukwangiza ariko uri hejuru ya 18 kugera kuri 21 cyangwa no kurenza ni ugufata ku ngufu gufata ku ngufu rero bifite ibintu ntabwo ari ukugundagurana gusa ashobora kumufata ku ngufu yamutwaye akamunywesha inzoga ku buryo bwa bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo ari buhari mu by'ukuri ashobora kumufata yamwigishaga ashobora kumufata yamukoreshaga ibyo byose mu bushishozi bw'umucamanza ashobora guhamya icyo cyaha cyo gufata ku ngufu so bitandukana rero ko ntabwo bivuze ngo iyo urengeje 18 ihohoterwa ntiri kugeraho cyangwa iyo rikugezeho no kuvuga ngo wafashwe ku ngufu iri physical oya n'uwakoresheje position arimo agamushora mu busambanyi nacyo gishobora gufatwa nko gufata ku ngufu kandi kigahanwa ikindi nshaka kugira ngo gisobanuke nubwo twibanze cyane ku ihohoterwa ry'abana ikintu cyo gukubita no gukomeretsa mu ngo icyo kintu kigeze nicyo kivamo n'ibi byose kuko iyo mu rugo batumvikanye n'abana baragenda buri umwe akajya kwishakishiriza niho babafatira niho bashukisha udufaranga nkumva rero abantu bakwiye kandi rero ntibyumvikane ko ari abagore gusa bakubitwa cyangwa bahohoterwa dufite statistics imibare itwereka ko hari n'abagabo bafatwa wenda ntabwo biri ku rwego rumwe ariko mfashe nk'amezi make ashize aho ukanatunyuriramo muri make iyi mibare yaba y'abagore bahohoterwa ndetse n'iy'abagabo nko guhoza ku nkeke dufashe nk'amezi 5 ashize dufite umubare w'abagore bageze kuri 230 abagabo bageze kuri 36 bahozwa ku nkeke ubwicanyi dufite abageze kuri 17 ku bagabo abo n'abagore 17 bishwe nabo bashakanye n'abagabo 8 nabo bishwe nabo bashakanye n'abagore babo ubwo rero icyo kibazo ntabwo kiri ku gitsina kimwe gusa ibyo bikure kumvikana ariko nkuko ugeze kubaza niba bishobora gucika bwo bizacika kuko hari ubushake bwa politiki kandi turabizi twese mu Rwanda iyo hari ubushake bwa politiki nta kidashoboka murabizi ko ikibazo cy'amasashi hano ntashobora gutegereza ko kizacika ariko cyaracitse ikibazo cyo kwibisha imbunda mugiye muri ya myaka yashize murabizi ko bibaga muri za banki uyu munsi uwabikora bamufata nk'umusazi n'iki cyaha imbaraga zirimo n'amabwiriza yavuye no kuva kwa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika guverinoma n'inzego zose imbaraga zirimo iki cyaha umuntu azajya kugikora se nk'umuntu wambaye ubusa ku muhanda niyo mpamvu rero nge numva ntashidikanya ko iyi phase turimo ni y'abantu kubimenya bakabivuga nabyo ubwabyo birashimishije kuko hari ahantu henshi nk'iki kiganiro kitanabaho nta numva n'impamvu kandi natwe mu myumvire yacu mu myaka yashize hari n'uwagera ku bugenzacyaha ukamuseka uti se wowe niba yakubise urushyi ubwo urumva ari ikibazo niba umwana w'imyaka 17 w'inkumi yarasambanye ariko uyu munsi buri rwego rwose icyo cyaha kigezeho bugifata mu buryo bukomeye ku buryo rero mu minsi iri imbere mu myaka itari myinshi iri imbere cyangwa mu gihe gitoya umuntu azajya gukora kiriya cyaha abanza bitekerezo kabiri n'abanyarwanda babone ko ari umuntu wataye umutwe umva rero iyo ubushake buhari bwa politike nta kitashoboka
reka tugushimire cyane mukanya ngira ngo procureur general wari urimo urasa n'impanuro ababyeyi badaha umwanya abana nibyo koko urasanga umubyeyi ariga kuri kaminuza runaka umubyeyi w'umugore uw'umugabo aragera mu rugo saa 4 z'ijoro ugasanga koko nta mwanya uhabwa abana ngira ngo nibyo wakomezaga mbere yuko twakira ari amatelefone tumaze kwakira. Murakoze Evrine, mu by'ukuri iyo urebye twese turi ababyeyi nubwo dufite inshingano zo gukurikirana nabo baba bakoze ibyaha, ariko narimvuze ikintu cy'ababyeyi kuganiriza abana ni ikintu cyangombwa cyane. Twese twarerewe mu miryango kubera amateka y'igihugu cyacu, wenda hari n'abarezwe mu buryo butandukanye cyangwa kubera ingaruka za jenoside n'ibindi byinshi, ariko ikintu cyo kurerwa n'ababyeyi gushyiraho akabo ni ikintu gikomeye cyane, kuko gukora ubukangurambaga birakorwa rwose, birakorwa ahantu hose ubushinjacyaha bugiye, inzego za leta zigiye zivuga ko guhohotera umuntu uwo ari we wese bitari no guhohotera ishingiye ku gitsina, ariko no guhohotera bibujijwe. Icyo rero numvaga ari ikintu cyangombwa cyane, kuko iyo turebye ibisubizo twagiye twishakamo mu myaka 24 ishize, ngira ngo Colonel Jeanot avuze ikibazo cy'amashashi. Hari aho ujya ugasanga amashashi ari mu mihanda, imodoka ziyaca hejuru, abantu bayaca hejuru mu bihugu bya Afurika byinshi, ariko hano ntago bishoboka. Ibi rero nabyo bizagera biba amateka, ariko bizaturuka muri ya family yacu tuvamo, kuko ntabwo umwana ashobora kwigenga ataragize igihe cyo kwigenga nyine. Ubwo niba agize igihe cyo kwigenga aragenda akajya kwigenga, ariko mu gihe ari under the authority of the parent cyangwa guardian, ari mu buyobozi bw'umureberera, agomba kugira uburyo abaho. Ikindi cya kabiri mvuga, ndagira ngo rwose abagabo bahohotera abana b'abakobwa babicikeho, kuko ingaruka zabyo ni mbi cyane. Ntabwo nibaza ko hari umuntu wifuza guhabwa burundu y'umwihariko muri iki gihe azira ibyo bintu, kuko nicyo igihano cya burundu y'umwihariko munsi y'imyaka 18 burundu, igihano cya burundu. Ni ukuvuga ngo rero bikugiraho ingaruka nawe mu muryango ukomokamo, bikakugiraho ingaruka n'abana wabyaye, iri umuntu w'umugabo cyangwa se uri n'umusore ujya gukora burundu kubera ibyo bintu wakoze. Byongeho y'umwihariko unasobanura ku badasobanukiwe burundu y'umwihariko ni igihano gihabwa umuntu agafungwa burundu, ariko hakagera special provisions zishyirwaho. Nk'izihe? Itegeko riteganya uburyo icyo gihano kizakorwa. Ushobora gutanga urugero, bagushyize ahantu ha wenyine ukamara amezi 6 ntawe muvugana, ibyo hari uwabyishimira. Ntawe ugusura, ushobora gusurwa, ariko bavuze itegeko, umucamanza avuze ati uzamara ahantu amezi 6 utabona izuba uri muri gereza, ninde wabyishimira? N'urugero ntanze. Ntabwo icyo gihano kiratangira ngira ngo ahari, ariko ndatekereza ko utekereza kubikora wese akwiriye kureba hajya ko atari heza, akareka abana bagakura, akareka kubangiza, bagahabwa uburere, bakiga, bakarangiza amashuri, bakazagira icyo gushaka, bagakora family zabo. Murakoze. Reka rero Minisitiri udusoreze ikiganiro cyacu. Uyu munsi haravugwa ihohoterwa. Iri hohoterwa rimaze igihe rivugwa, inzego zose zararihagurukiye. Yego koko kuba hamaze kugaragazwa imibare, nubwo hari abo ishobora gutera ubwoba, ariko nibyo inzego zose turi kumwe hano bakomeje kuvuga, kuba iyi mibare ijyaho ni ukuvuga ngo ni ikintu n'intera ishimishije ko hari abamaze kugaragaza ibibazo bitandukanye bagenda bakorerwa, cyangwa se ihohoterwa ritandukanye bagenda babona. Uyu munsi turavuga ngo ubukangurambaga. Ese hakorwa iki? Uyu munsi yaba ubushinjacyaha, yaba ubugenzacyaha, yaba mije profe barahagurutse inzego zose za leta kugira ngo harwanywe iri hohoterwa. Ariko se twebwe nk'abanyarwanda, twebwe nk'ababyeyi, muradusaba iki kugira ngo tuzagere kuri rwa rwego nk'uko Procureur General ndetse na Colonel Jeanot babivugaga, nk'uko amashashi yacitse burundu mu gihugu cyacu, akaba ari igihugu kirangwa n'isuku, umuntu adashobora gufata agacupa k'amazi ngo anywe narangiza ajugunye aho yiboneye hose. Muradusaba iki kugira ngo iri hohoterwa naryo riranduke burundu mu muryango nyarwanda? Urakoze cyane. Mbere yo gusubiza icyo kibazo warumbajije icyo dusabwa, hari uwahamagaye wo muri Gakenke witwa Desire wigeze kuvuga ku bijyanye n'inzego z'ibanze zunga muri iki kibazo. Rwose ndagira ngo menyeshe abatwumva yuko icyaha cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ntabwo kiri mu byaha bakorera ubwunzi. Rwose ngira ngo n'inzego z'ibanze, niba hari umwe wabikoze
avuga ngo uwateye inda umwana ngo azamenye umwana gusa, uwakubise umugore namusaba imbabazi rwose. Ngira ngo uyu nawe yaba twamujyana nko mu bafatanyacyaha. Turasaba rwose inzego z'ibanze kutunga bene ibi byaha, kuko ntago biri mu bubasha bwabo, bajye babyohereza aho bigomba kujya. Ariko n'abaturage, icyaha iyo kibaye, yego ni byiza kubimenyesha inzego z'ibanze, ariko ubundi dufite RIB ikurikirana nyine igenza icyaha. Nasaba yuko bajya babimenyesha yego izo nzego z'ibanze, ariko hari naho numvise ngo babanza gutanga ngo igipapuro cyemera ko ajyana ikirego, ikibazo kuri RIB, kera polisi. Ni ukuvuga ngo urwo rupapuro ntaho rwanditse, yaruguha ataruguha ukwiriye guhita usanga RIB akaba ariyo igufasha muri iki kibazo. Nsabe rwose ko ibijyanye no kunga ntago birimo, ndetse kunga mu byaha ntibirimo. N'imiryango usangaho umwana yatewe inda, yahohotewe, bakavuga ngo nitubirekere hagati y'imiryango. Nicyo cya kindi twababwiraga cyo guhishira, dushaka ngo abantu bagicikeho. Ikindi nshaka kuvuga, nanjye ndagaruka ku cyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Ubona ko rwose gishobora kuba gifite intera. Nsaba yuko abantu babicikaho kuko Procureur General yavuze ko itegeko rihana ibyaha ririmo rivugururwa. Ubundi iki cyaha cyari cyahawe koko igihano gito, bigasaba yuko umwe mu bashyingiranywe ari nawe ujya gutanga ikirego kandi yagikuzaho bikaba birahagaze. Ibi byose twabivanishijemo, tuvuga ngo gukubita no gukomeretsa nk'uko tubifite mu itegeko nshinga, ko umuntu ari umunyagitinyiro, umuntu ari ndahungabanywa, nta ugomba gukubita ngo akomeretse mugenzi we. Uko iyo ukubise umuntu muhuriye mu nzira, wabivuga uwahohotewe yabivuga atabivuga, iyo bigeze kuri RIB uwo muntu arakurikiranwa. Naha turifuza rero yuko no kubashyingiranywe, nukubita uwo mwashyingiranywe n'umuturanyi agatabaza, RIB ikahagera izagukurikirana. Kandi bitavuze ngo umugore cyangwa umugabo nagusabira imbabazi, izo mbabazi ntacyo zivuze. Izo mbabazi twazivanyemo mu rwego rwo kuvuga ngo turinde umuryango nyarwanda. Kuri Isange One Stop Center mvuga akantu gato, iyo tuyivuze nk'uko Jeanot yari amaze kuvuga ngo n'abagabo barahohoterwa, nibyo tubona imibare si benshi, ariko nabo barahohoterwa. Mbabwire yuko Isange One Stop Center yakira bose, ari umugabo ari umugore wahohotewe, rwose hatazagira wumva yuko yashyiriweho abagore gusa, yashyiriweho abanyarwanda baba bahohotewe kugira ngo bahabwe ubufasha. Icyo wambajije rero ngo turasaba iki, nigeze no kubikomozaho, twanabivuzeho uko turi hano. Turasaba ubufatanye bw'inzego, ubufatanye mu muryango, kugira ngo iki cyaha tugihashye. Tumve ingaruka nimbi cyane, kuko ari uwahohotewe. Hari ubwo tubona uwahohotewe yiyahura akagira ubuzima bubi cyane, bamwe bakava mu mashuri bakiheba, ntibakorera imiryango, ntibakorera igihugu, no guhora muri izo mu bashyingiranywe, guhora mu makimbirane. Yabivuzeho neza Jeanot, ugasanga abana bavuye mu ngo nibo dufite mu mihanda, nibo bahohoterwa, nibo batewe inda, nibo bahinduka bakajya no mu rumogi, ariko byaraturutse ku babyeyi. Ni ukuvuga ngo ababyeyi tubanze twisuzume, tumenye ngo turimo turaha rugero ki abana bacu, turitwara dute imbere yabo. Nujya no kugira ibyo ubaganiriza, nanjye ndemera yuko dukwiriye kubaganiriza, ariko ubuzima bw'imyororokere ari imyitwarire mizima, kugira ngo abana bagire indangagaciro ziranga umunyarwanda nyawe. Ubanze unarebe ngo ngewe umwana ndamwereka urugero ruhe. Niba ntaha ngataha ndwana nkubita uwo twashyingiranywe, ntaha nasinze, ntagira umwanya n'umwe wo kuganira n'abana banjye no kubabaza uko babayeho, ubwo twisuzume. Nitumara kwisuzuma tukisuzuma, tukahindukamo ababyeyi beza n'abana, nta kabuza abana bakwiriye kuba batwumvira. Abana nabo basabe ko bakwiriye kuba bamenya
hari imyaka bagera bakamenya icyiza n'ikibi. Niyo umubyeyi wawe yaba ari mubi, wowe mwana ukavuga uti ibi ni bibi, reka nkwiriye kuba nitwara gutya. Birinde ibishuko abana, kuko hari abajya muri izi ngeso nabo kubera ibishuko. Birinde irari, kumva ngo telefone umuntu akagusambanya kubera telefone, kubera irari baryirinde, banezezwe n'ibyo ababyeyi babo babonera. Ikindi kandi na leta nayo izakomeza ishyireho izo ngamba, n'imiryango itishoboye muzi gahunda ihari yo kubafasha kugira ngo bakore bagire imirimo, abari abagore, gahunda zihariye ku bagore n'urubyiruko, hari iza VUP, hari iza Girinka, gahunda nyinshi zihari zo kunganira imiryango yaba ikennye kugira ngo bagire iby'ibanze babonera abana. Ndangiza rero mvuga ngo nidufatanya tukumva ko iki kibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kitureba twese, nta kabuza tuzahashya iki kibazo, bityo ari umugore, ari umugabo, ari umwana abe mu muryango yishimye, abashe no kuba yakorera igihugu n'umuryango we nk'uko nyine tubimwifuza. Reka tugushimire cyane Minisita. Uru rugamba rero ntabwo ari urwa leta gusa, uru rugamba ntabwo ari urwamije profe, ntabwo ari urw'ubushinjacyaha, ntabwo ari urw'ubugenzacyaha, ahubwo n'urw'abanyarwanda twese. Nuhagurukira kurwanya ihohoterwa nkarihagurukira, ntuhishire iki cyaha n'igisa nacyo, iri hohoterwa rizacika mu muryango nyarwanda nk'uko uyu munsi amashashi yaciwe n'urugero Colonel Jeanot yatangaga, kandi koko rugaragaza ko nta kidashoboka iyo abanyarwanda bose bahagurutse bakarwanyiriza ikibi icyo ari cyo cyose icyarimwe, byanze bikunze kiracika mu muryango nyarwanda. Reka tubashimire rero cyane abatumirwa bacu, twibutsa abari badukurikiye kuri radio ndetse na televiziyo y'u Rwanda ko twaganiraga ku ngamba zikomatanyije zo kurwanya icyaha cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no gusambanya abangavu. Narindi kumwe rero na Honorable NYIRASAFARI Espérance, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Prof Minister, mwakoze cyane. Narindi kumwe n'Umushinjacyaha Mukuru Jean Bosco Mutangana, Procureur General, turabashimiye cyane. Nari kumwe kandi n'Umunyamabanga Mukuru w'Urwego rw'Ubugenzacyaha RIB Col RUHUNGA Jeanot, mwakoze cyane. Reka rero ntabwo ari batumirwa nshimira gusa, ndanashimira namwe mwese abo twabanye kuri radio ndetse na televiziyo y'u Rwanda. Nshimira cyane abagiye baduha ibitekerezo, ibibazo bitandukanye, ngira ngo Prof babyumvise, nibo bategura ubukangurambaga nk'ubu bunyuze kuri televiziyo, kuri radio no mu bitangazamakuru bitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo babyumvise ko iki ari ikintu gikenewe cyane kugira ngo abantu bose bashobore gusobanukirwa ibijyanye n'ihohoterwa ndetse n'ibyaha bigenewe abahohotera, baba abagore ndetse n'abangavu. Reka rero nshimire na mwese abo twabanye kuri radio na televiziyo y'u Rwanda. Ngewe babagezaga ikiganiro Ndevri n'umurerwa umunyamakuru hano muri RBA.